Inkuru yacu uyu munsi tuyitangirira ibwami, icyo gihe umwami yari atabaye asize abagore be babiri. Byari ibihe bitoroshye, dore ko abagore be bose uko ari babiri bari batwite. Byari bigoye, ariko nanone yagombaga gutabara ubwami bwe. Bwari burimo kunyura mu bihe bitoroshye muri icyo gihe. Umugore we mukuru witwaga Marita yari akuriwe ndetse rwose hanaburaga igihe gito ngo abyare. Victoria we wari umugore we muto, hari hashize igihe gito yasamye, inda ye yari ikiri ntoya. Umwami yasize amusabye kuzita kuri Marita wari ukuriwe, ati uzamube hafi, dore ko wowe ugifite imbaraga. Nanjye nzakora ibishoboka byose nzagaruke vuba. Nubwo yari abimusabye ariko yumvaga naho atari kubimusaba azabikora kubera ukuntu yari asanzwe azi ukuntu bombi bakundana cyane. Barakundanaga cyane ku buryo abantu bari bazi ko ari n'abavandimwe. Marita na Victoria koko bakomeje gukundana, bakomeza no kubana neza cyane. Umugoroba umwe ariko Victoria yarebye mu idirishya maze areba Marita aho yari ari, yumva ishyari mu mutima riramwuzuye. Nk'uko yari amaze iminsi atekereza, yongeye gutekereza ati ndabizi neza ko umwami ari wowe akunda cyane, nubwo atabyerekana cyane, ariko ndabizi neza ko uri umutoni kuri we kundusha. Dore ugiye kubyara mbere, kandi umwana uzavuka mbere niwe uzaba umwami cyangwa se umwamikazi w'ejo hazaza, niwe uzaba umuzungura w'iyi ngoma. Nk'uko nabyiyemeje rero ngomba kugira icyo nkora, dore biranoroshye cyane kubera ko umwami ntahari. Nzakomeza nkwigireho inshuti cyane, nta n'umwe uzarabukwa, n'umwami ubwe ntacyo azamenya. Muri iryo joro n'ubundi Victoria yagiye kubona, abona umudamu w'umubyaza witwaga Agnes wagombaga kubyaza Marita, abona aje kumureba. Yahise amubwira ati Victoria, Marita aka kanya tuvugana arikunda kandi ansabye ko usibye njyewe ugomba kumubyaza, nta wundi muntu ugomba kumuba hafi usibye wowe gusa. Victoria yarasetse ati neza neza nk'uko nabipanze, namuremyemo icyizere 100%. Agnes, uze kuza kwibuka umupango wacu, genda ube umwitaho, nanjye ndaje mu kanya. Agnes yahise asubiraho Marita yari ari koko akomeza kumufasha, akamubwira ati umukobwa wawe yiteguye kugera ku isi mu kanya gato, harabura umwanya muto cyane. Marita akamubaza ati ni umukobwa? Agnes ati yego niwe, ni umukobwa ndimo ndabibona, maze kubyaza abagore barenga magana n'amagana, ntago nayoberwa niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umuhungu. Marita yahise yishima aramubwira ati namurose mu ijoro ryakeye, nabonaga ari agakobwa keza cyane gafite amaso nk'aya yanjye, nabibonaga ko dusa cyane. Hashize akanya wa mugore muto Victoria nawe yahise ahagera, ariko ahagera noneho n'umwana yatangiye kuza. Ntibyatinze Marita koko yibarutse umwana mwiza cyane w'umukobwa, maze arishima cyane. Yashimiye Agnes wamufashije ndetse na Victoria wamubaye hafi. Marita yari umudamu w'umwana mwiza cyane utandukanye cyane. Kwemerera Victoria ngo aze kumuba hafi gutyo, yagira ngo amwereke ko ari inshuti ya mbere afite. Yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo bakomeze babane neza, atazagira urwango na rukeya ruza hagati yabo, kugira ngo umwami bitazamubabaza ko abagore be batumvikana. Yangaga ko hari ikintu na kimwe cyazatuma bashwana, cyangwa se hagati yabo hakazamo urwikekwe, kandi yari azi ko no kuri Victoria ari uko bimeze. Amaze kubyara yitegereje agakobwa ke keza cyane, aramwenyura maze aravuga ati maze uzaba umunyamugisha mukobwa mwiza. Akimara kuvuga gutya ariko yatangiye kumva atameze neza, atangira kumera nabi cyane. Ntibyanatinda, mu minota mike cyane ahita yitaba Imana. Victoria yahise atangira kurira cyane, maze noneho we wari wavuze ngo babe baretse gutangaza ko Marita yabyaye, ahita abitangaza. Bahise batangaza ko yabyaye, ariko ko yabyaye agahita yitaba Imana n'umwana bose icyarimwe. Agnes ati none se umwana ko ari muzima Victoria, ukaba utangaje ko nawe yahise apfa? Victoria aramusubiza ati ibyo nabyo ndabyitaho, tati twara uyu mwana ujye kumuroha mu ruzi. Abarinzi nibakubona utambutse sindi bubura ibyo mbabwira, turababwira ko hari aho ugiye kuzana imiti turi bukenere gukoresha. Agnes ati none se nibansaba kumperekeza? Victoria ati humura yewe ibyo byose ndabyitaho, mujyane ugende umurohe mu ruzi,
uruzi nirutamwica ubukonje bwo muri iyi mvura nabwo ntago buri buze kuza kumusiga amahoro. Agnes yaritwikiriye aramujyana koko, ariko ageze hafi y'uruzi yari agiye kumurohamo. Yatangiye kwikanga ibikoko maze amurambika aho ngaho agaruka yirukanka. Imvura yari nyinshi cyane icyo gihe kandi yakomeje no kwiyongera cyane. Nka nyuma y'iminota 15 rwose yumvaga iby'urwo ruhinja biraba byarangiye, dore ko iyo mvura yahise izamo n'urubura rwinshi cyane. Agnes mu gusubirayo yasanze Victoria yarize cyane yahogoye, amaso yatukuye neza neza, amarira yenda nko kumwica. Yahise amubwira uko bigenze, ariko ntiyamubwira byose, amubwira ko umwana amuroshye mu ruzi nk'uko yari yamutumye. Hanyuma ahita amubaza ati, umwami se uzamubwira iki nakubazaho umubiri w'umwana uri ngo amushyingure mu cyubahiro? Victoria aramubwira ati, ariko ubona ndi umwana, ibyo byose nabirangije. Namubwiye ko umwana yari yangiritse cyane, ko atageze igihe azazira, ndetse rwose ko anamubonye yashengurwa n'agahinda. Mu ibanga rikomeye cyane, nabyo nabiteguye neza cyane. Aramubwira ati, Agnes, ni wowe uzi byose, ni wowe uzi aya mabanga yanjye yose, ntihazagire ikintu na kimwe kigucika. Nuramuka ubivuze uzabasanga ikuzimu. Agnes aramubwira ati, humura, nta kintu na kimwe nzigira ntangaza. Victoria imipango ye yose yagenze nk'uko yabishakaga, abona rwose igitego aragitsinze. Aravuga ati, Martha, uragiye, ubu ngubu ntawe tugihanganye. Umwami ntago azongera kunyitegereza ngo ambonemo umugore wa kabiri, azajya ndeba ambonemo umwamikazi umwe rukumbi, ni njye njyenyine uzahora amwicaye iruhande. Yakomeje kwisetsa maze akavuga ati, umwana wawe nawe Martha yari yabyaye wari kuzahinduka igikangisho hano maze ukajya umubona ukamwibuka. Ubu ngubu nta gihari, ni njye njyenyine n'abana banjye nzabyara. Nzakora uko nshoboye kose kandi umwami ntazigire agira undi mugore n'umwe yongera kureba. Nabigerageza kandi akabirengaho, uzanzira mu nzira wese nzamwikiza. Ni njye njyenyine, amaraso yanjye niyo azavamo ibisekuru by'ubu bwami. Abana banjye nibo bazavamo abami n'abamikazi b'iyi ngoma b'ejo hazaza. Igihe cyaje kugera, umwami araza, ariko agahinda kari kose, intimba ari nyinshi. Umwamikazi yakundaga cyane yari agiye, noneho agenda atanahari, ajyana n'imfura yabo, nayo atanarebye n'uko isi. Icyo gihe yasanze kandi Victoria amarira ari yose, yirirwa arira akarara arira. Nubwo yari afite agahinda kenshi, ariko yagerageje kwihangana. Aramuhumuriza ati, Victoria, ndabyumva neza agahinda ufite uko kangana. Kubona Martha akugwa mu biganza maze ukanashengurwa n'intimba y'umwana yari yabyaye, wari uteye ubwoba kumureba nk'uko wabimbwiraga, ntabwo bikoroheye. Warakomeretse cyane, wabuze inshuti yawe magara, ukubitiraho no guhita ujya mu bihe byo gushyingura uwo mwana wenyine ntahari ngo guhagarare iruhande gukomeze. Bambwiye ngo wahabaye intwari, ngo wanze ko hari n'umwe ureba uwo mwana we wabaye gutyo, kugira ngo hatagira urenzaho amagambo yo kumushinyagurira, kandi ngo ntiwigeze unaba iruhande rwa Martha. Warakoze cyane Victoria, ariko reka ngusabe, gerageza kwakira ibyabaye, utavaho ukurizaho n'ibindi bibazo, n'umwana utwite nawe akagira ikibazo maze nawe tukamubura. Victoria koko yamusezeranyije ko agiye kugerageza maze agakomera, ariko mu mutima akumva arimo kwisetsa, akavuga ati, ikizamini ndagitsinze, nta muntu n'umwe uzigira abimenya. Nubwo ari uko byari bimeze, yishimye cyane arimo kubyina insinzi. Icyo atarazi ko nuko ka kana k'agakobwa bagiye kuroha mu ruzi burya karokotse. Ntago yari azi ko burya hari umudamu wagatoraguye muri iryo joro akakajyana maze akajya kukarera. Uwo mudamu yari umukene, ariko yagahaye urukundo kandi agaha byose yari afite. Mu kumwita yamwise izina rya Tariya. Yaramwitegereje maze aravuga ati, wa mwana we uri umunyamahirwe cyane, uri umunyamugisha. Ibyo yabivugaga kubera ukuntu imvura yari nyinshi cyane, irimo urubura, imvura imeze nabi cyane n'ubukonje bwinshi, ariko akaba yari asanze uwo mwana agihumeka. Mu gukura
Tariya ntiyigeze amenya amateka y'ahahise, nta kintu na kimwe yari azi mu byabaye byose. Yamuhamagaraga mama, yari azi ko ari we mama we wamubyaye, maze undi nawe aramukundira amubera umubyeyi koko. Ku myaka 22 yari amaze kuba umukobwa mwiza cyane. Mama we yaramwitegerezaga akamubwira ati, wavuyemo umukobwa mwiza cyane ntigeze nkeka ko waba. Uri umukobwa mwiza cyane ntigeze mbona. Umunsi nkubona nabonye impamvu yo kubaho. Uwo munsi nakuboneyeho sinjya nkwibagirwa mu buzima bwanjye kandi sinjya nkwicuza. Tariya byaramucanze aramubaza ati, umunsi umbona? Mama we kumva ko ashobora kumuvumbura ibyo arimo kuvuga, ahita yigarura aravuga ati, yego ndimo ndavuga nyine umunsi Imana yagushyize mu biganza byanjye, umunsi Imana yakumpaye mwana wanjye. Uwo munsi ni amateka akomeye mu buzima bwacu. Yahise akomeza anamubwira ati, Tariya mukobwa wanjye rero hari amakuru nshaka kukubwira. Aramubwira ati, ibwami bakeneye abaja. Njyewe rero bampaye akazi, navuyeyo numva bakeneye n'umukobwa ukiri muto neza neza nko mu myaka yawe. Nahise mbabwira ko ngufite kandi neza kumeze nk'uko babyifuzaga, ngira amahirwe nabo barabyemera. Akomeza amubwira ati, unkundiye rero mwana wanjye wazaza tukazajyanayo, kuko n'ubundi ntago nazagusiga hano wenyine. Nubyemera tuzajyana, nutabyemera kandi akazi kabo nanjye ntago nzagakora. Ese urabyemeye tuzajyana? Tariya aratekereza aramubaza ati, bwami? Mama we ati, yego humura bazajya baduhemba neza. Tariya ati, mama ubwo ngubwo twazagenda ryari? Aramusubiza ati, si kera twazagenda ejo. Tariya ati, aha mama ubwo kuhakorera ntibigoye, numva ngo umwamikazi n'ibikomangoma neza neza baba bameze nk'ibigirwamana, naho abaja baciriritse nkatwe ngo nta muntu n'umwe uba ubitayeho, ngo baba bameze nk'abatagaragara nk'aho batwikiriwe n'ibicu. Rimwe na rimwe kandi ngo baratotezwa bakanacunaguzwa. Mama aramubwira ati, bavuga byinshi ariko ntukabyiteho, wowe uzaze tuzagende maze uzajya ureba ibikureba kandi wite ku kazi kawe ushinzwe gusa nta kindi, ibindi byose bizagenda neza. Koko bukeye baragiye maze bagera ibwami. Tariya yatangiye kugenda arangarira ahantu hose, areba ukuntu ari heza cyane kandi akareba n'ukuntu ari hanini cyane, akumva biramutangaje cyane. Mama we yarabibonye ukuntu arimo kurangara, aramubwira ati, Tariya wikomeza kurangara ntago ari byiza, wibuke kandi ibyo nakubwiye ejo byose, akazi konyine ko katuzanye aha nta kindi. Bahise baza kubakira maze ariko aho Victoria yari ari aramubona atambutse. Akimukubita amaso yarikanze, yumva umutima umuvuyemo, ariko arikomeza kuko atasobanukirwa impamvu yabyo. Yagerageje kubyirengagiza ariko agakomeza kumugarukamo, akibaza ati, uriya mukobwa ninde basa? Uriya mukobwa asa nande ko mbona wagira ngo ndamuzi? Ese muzihe? Ndabona amaso ataraye. Yakomeje kubyibaza ariko igisubizo arakibura. Tariya na mama we nabo bakomeje kugenda, kandi nubwo mama we yaramubujije kurangara, ariko hari ifoto yanyuzeho arayitegereza kuyiva iruhande biranga neza biramunanira. Yakomeje kuyitegereza cyane baranamusiga, maze mama we arabibona aravuga ati, ariko se Tariya kurimo kurangara nk'umwana w'uruhinja koko? Umukobwa w'inkumi nkawe ararangara? Yahise abaza uwari ubayoboye ati, uyu nguyu ninde uri kuri iyi foto? Aramusubiza ati, uyu nguyu ni umwamikazi Martha, umugore wa mbere w'umwami Edward. Hashize imyaka 22 atabarutse. Noneho yahise aza, mama we nawe amufata akaboko baragenda. Aramubwira ati, Tariya ngwino dukomeze kugenda kandi ureke gukomeza kurangara cyane no kubaza ibibazo. Baragiye babereka aho bagombaga kuzajya barara, ariko umwamikazi Victoria nawe biranga, akomeza gutekereza ku mukobwa yari yabonye cyane, ahita batumaho kugira ngo baganire, anamubaze niba koko hari ahantu baba baziranye. Baraje maze atangira kubahata ibibazo, ariko cyane cyane Tariya aramubaza ati, witwa nde? Yaramwibwiye maze ahita amubaza ati, none se mukomoka he? Tariya nabyo arabimubwira,
amubwira ko bakomoka iburasirazuba n'igiturage batuyemo neza neza nacyo arakivuga. Victoria yumvise ntaho byaba bihuriye ndetse rwose ko aho hantu nta n'abantu baho ahazi, maze ahita amubaza ati ufite imyaka ingahe? Tariya agiye gusubiza mama we yahise amusubiriza aramubwira ati hashize imyaka 22 mubyaye. Victoria kumva ko ari we wamwibyariye aramubaza ati waramwibyariye cyangwa? Mama Tariya ati yego naramwibyariye ndamwirerera kuva avutse kugeza magingo aya. Victoria kumva amubwiye gutyo ko yamwibyariye yahise ababwira ati ngaho mugende babereke imirimo muzajya mukora. Mu byubahiro byinshi bahise bamwunamira ubundi barigendera. Bamaze kugenda umwamikazi Victoria yasigaye atekereza ati ese byashoboka uriya muntu hari aho yaba ahuriye n'umwamikazi Marita? Oya rwose ntaho bahuriye, kandi uriya mudamu avuze ko yamwibyariye akamwirerera kugeza magingo aya bahuriye hese? Ntaho bahuriye rwose, kuko nyine basa gusa kuki basa? Ahari ni bya bindi bavuga ngo abantu basa ntacyo bapfana, ntaho bahuriye. Ariko se umwana wa Marita ko yapfuye, kuki ndimo gukomeza gutekereza ko uriya mukobwa hari isano bashobora kuba bafitanye kandi mbyibonera neza ko mama we ahari ari nawe wamwirereye? Nta kintu gihari, nuko ahubwo ari umuzimu wa Marita utangiye kuntera akanyereka ko uriya mukobwa hari ikimurimo bahuriyeho, kandi nyamara ntacyo, nta gihari, ntaho rwose bahuriye. Umwana we barajyanye bose barapfuye. Yakomeje gutekereza ariko akumva n'akantu k'akoba akavuga ati ayiwe iyaba Agnes agihari ngo mubaze neza koko ko uruzi rwamujyanye abireba neza n'amaso ye. Ariko nibyo ntabwo yigeze ambeshya, yari inshuti yanjye cyane. Muri icyo gihe kandi wa mwana Victoria yari atwite ubwo Marita yapfaga, nawe yari yaravutse yaranakuze yarabaye inkumi, yari umukobwa mwiza igikomangoma bari bayise Freya. Freya yakuze afatwa nk'igitangaza dore ko nyuma ye nta n'undi mwana bongeye kubyara. Tariya na mama we nabo baje gutangira akazi, mama we bamuha akazi ko gukora mu gikoni. Tariya we mu byo yari ashinzwe kwita ku gikomangoma Freya. Niwe wari ushinzwe gusukura inzu y'ibitabo aho Freya yajyaga gusomera, ndetse akahategura indabo nziza cyane n'indi mitako myiza cyane itandukanye. Ku munsi wa mbere Tariya yunamye arimo kureba indabo ari buze kuza gutegura, Freya yaramubonye. Akimukubita amaso yumvishe agizemo akantu ko kwikanga, ariko nanone ntiyamenye ikibimuteye. Gusa nanone yabonaga ubwiza bw'uwo mukobwa yabonaga, akumva bumuteye akantu. Yahise abaza ati uriya mukobwa ninde? Bahise bamubwira bati nyiricyubahiro uriya mukobwa yitwa Tariya, ni umwe mu baja bashya. Yahise ababwira ati mumubwire aze hano. Ahageze Freya yaramubwiye ati reba hano. Tariya aramureba ariko yumva atunguwe n'ukuntu aje amukanga nk'aho hari icyo bapfuye, yumva ntabyumva. Yaramurebye yatunguwe. Freya aramubwira ati urumva cyangwa wapfuye amatwi? Tariya yaramubwiye ati nyiricyubahiro nta kibazo na kimwe cyo kumva mfite, ndumva kandi neza cyane. Freya yaramubwiye ati byiza cyane, ngaho rero nyumva neza. Mu nzu yanjye y'isomero haba hakeneye indabo nziza cyane kandi nshyashya buri gitondo. Amaroza meza cyane kandi y'umweru niyo ugomba kuzajya uhategura. Nindamuka kandi mbonyemo ururabo rwanambye, ibyo ngibyo uzabisobanura. Tariya aramubwira ati nzahategura neza cyane kandi ibyo byose mumbwiye nzabyitaho. Freya ahita amubwira ati ngaho subira mu ndabo aho ubarizwa. Yamubwiye gutyo, abo bari kumwe baraseka, ariko Tariya we ntiyabyitaho, aragenda yikomereza akazi ke. Nyuma y'ibyumweru 2 umwami yaramubonye, ariko amubonye nawe arikanga. Yatangiye kumutekerezaho cyane kuko hari umuntu yari amwibukije. Umunsi umwe umwami yatumijeho umwe mu bagabo b'ibwami yizeraga cyane. Ahageze yabonye ukuntu umwami atishimye, aramubaza ati nyagasani hari ikibazo cyaba gihari? Umwami Edward aramusubiza ati uriya mukobwa mushya w'umuja
yanyibukije umuntu nabuze mu myaka 22 ishize. Ndagira ngo umenyere niba hano afashwe neza kandi ujye umenyera niba nta muntu n'umwe umufata nabi. Talia batangiye kujya bamushakaho amakuru bakanamucunga, ariko we ntiyari abizi. Muri iyo minsi kandi ibwami bari biteguye ibirori bikomeye cyane. Igikomangoma Alexandre cyagombaga kuzaza mu bwami bwabo, ndetse rwose yagombaga kuzahamara n'igihe kinini kugira ngo amenyane na Freya, kuko rwose bashakaga kuzabashyingira. Muri icyo gitondo ari buze, Freya bari bamwambitse neza cyane, bamusize asa neza, ubona koko ko ari umukobwa mwiza cyane. Mama we yaramwitegereje cyane aramubwira ati uri mwiza cyane Freya, uri mwiza cyane pe. Freya aramubwira ati mama ndi mwiza ariko mfite ubwoba. Victoria aramubaza ati mukobwa wanjye Freya ufite ubwoba bw'iki? Freya aramusubiza ati Alexandre bambwiye ko ari umuhungu utandukanye cyane, ngo ni umuhungu mwiza, ngo ni indwanyi, numva bamurata ibigwi byinshi cyane, mfite rero ubwoba ko ashobora kudahitamo umukobwa nkanjye. Victoria aramubwira ati wa mukobwa we kubera icyo utigirira icyizere, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane nta n'umukobwa uguhiga. Freya aramubwira ati ubuse mama, ubuse azankunda, ubuse azampitamo, natampitamo se mama nzabigenza nte? Aramubwira ati wigira ubwoba ariko uri igikomangoma, uri mwiza, ubwami bwacu burakize, urumva ataguhitamo agendeye ku ki? Urumva hari andi mahitamo se ubundi yaba afite? Ni wowe agomba guhitamo, urabyumva? Freya aramubwira ati yego mama, reka mbyizere. Mama we Victoria aramubwira ati ugomba kubyizera rwose kandi ukabiharanira, ngaho seka. Freya yarasetse. Mama we kubona ukuntu asetse aramubwira ati hoya, ntabwo ari uko ugomba kubikora, uze kuza kumwenyura gake gake, ikindi kandi uvuge amagambo make, ntuvuge amagambo menshi icyarimwe, urabyumva? Burya abagabo benshi bakunda abagore bifata, ntibahite bashyira hanze amakuru yose. Noneho rero cyane cyane iyo ari ku munsi wa mbere, ugomba kumutera amatsiko, agatangira kugira utuntu akenera kumenya kuri wowe, ariko byose utabivugiye icyarimwe, wabyumvise? Freya ati mama nabyumvise. Hashize akanya koko igikomangoma Alexandre cyarahageze, baramwakiriye bamwishimiye cyane. Alexandre ageze imbere y'umwami aramwunamira aramubwira ati nyiricyubahiro, mwakoze cyane kuduha ikaze. Umwami Edward nawe ati nyiricyubahiro Alexandre, ni iby'icyubahiro kubakira mu bwami bwacu. Umwamikazi Victoria nawe yari aho, ahita abwira Alexandre ati twabereka n'umukobwa wacu igikomangoma Freya. Freya ahita yegera imbere agacira bugufi igikomangoma Alexandre, ubundi nawe akamuha ikaze. Alexandre yahise amwegera aramusuhuza, maze nabo bari bazanye bahita babaha karibu, berekeza ku meza bajya gusangira. Mu bari bashinzwe kubitaho ku meza muri icyo gihe na Talia yari arimo. Talia atambutse aje kubasukira ibyo kunywa mu birahure, Alexandre yamukubise amaso atangira kumurangarira. Freya yaramubonye ahita ashaka ko areka kumureba, maze atangira kumuganiriza. Nubwo mama we yari yamuje kuvuga amagambo menshi icyarimwe, ariko yatangiye kuvuga kandi avuga n'ibintu atanatekerejeho, kugira ngo nyine amurangaze ye gukomeza kwitegereza Talia. Alexandre koko ntiyongeye kumwitegereza, yatangiye kuganira na Freya ariko banasangira. Bavuye ku meza bakurikijeho kubyina, babyinaga batuje, injyana yoroheje cyane, bakabyina kandi banaganira. Nubwo bagombaga kubyina banaganira, ariko Freya yabonaga Alexandre atamuganiriza nk'uko abishaka, wagira ngo afite ibindi bintu arimo gutekereza. Ako kanya Talia yabanyuzeho barimo kubyinana, maze Alexandre yongera kumubona ahita amukurikiza amaso. Freya yarabibonye ahita avugisha Alexandre ngo agaruke areke gutwarwa, aramubwira ati Prince Alexandre, nakunze ukuntu uzi kubyina cyane. Alexandre nawe aramusubiza ati nawe urabizi Princess. Bakomeje kubyina, maze Talia nawe aho yari ari yakibuka umusore yabonye, yakibuka ukuntu yabonaga abyinana na Freya, maze arahumiriza atangira gutekereza
aramutse arimo kubyirana nawe uko byaba bimeze. Tariya yageze aho arigarura ati rekera aho kurota Tariya, inzozi nk'izo ni iz'abana b'ibikomangoma, ni abana b'ibikomangoma gusa bagomba kuzirota, ntago ari abaja. Inzozi nk'izo urimo kurota rwose si iz'abakobwa nkawe baciriritse. Uko Tariya yari akibereye muri izo nzozi ze arimo gutekereza Prince Alexandre, niko n'abandi nabo bari bakirimo kubyina. Freya yageze aho ariko abwira Alexandre ati ejo ndifuza kuzagutembereza, tugatemberera mu busitani, tugatemberera no mu isomero, nkakwereka n'ibitabo nkunda gusoma. Alexandre aramwemerera ati nk'uko wabiteguye Princess Freya, ndumva ibyo bizaba ari byiza cyane. Baratandukanye. Freya iyo nkuru ahita ajya kuyikoza mama we ati ku munsi w'ejo ni umunsi wo gutembera, nzamutembereza ahantu henshi hatandukanye. Mama we arishima ati ndumva ibintu birimo kugenda neza cyane nk'uko twabipanze, ntabwo bizatinda rwose, ndizera ko mu mezi make cyane ubukwe bwanyu buzaba. Icyo gihe ubwami bwacu buzikuba kabiri mu mbaraga. Ibintu byose nk'uko nabisengeye, ibintu byose natanzeho ibitambo, ndabona ngiye kubibonera icyarimwe. Nuko ahita amubwira ati ubwo uzaba umutembereza nabwo uzitware neza Freya, wabyumvishe? Freya aramubwira ati ariko mama, nigeze kubona Alexandre adatuje rwose, umutima we utari hamwe, kubera ko nigeze kubona yitegereza Tariya cyane, sinzi impamvu. Mama araseka ati Tariya uriya muja niwe urimo kuvuga? Sigaho rwose mwana wanjye, sigaho, kandi usigaye wigereranya n'abaja. Buriya yakareba uko kameze akibaza ati kariya kantu karimo gukora iki mu bandi. Freya ati rata koko mama, ubanza ariko yabitekerezaga. Yaragiye maze mu gitondo yibutsa Tariya ko agomba gutegura indabo nziza cyane kandi nshyashya, ko mu isomero agomba kuza kuba harabagirana. Tariya aramubwira ati ndabikora nyiricyubahiro. Freya we yahise asanga Alexandre kugira ngo bafate amafunguro ya mu gitondo. Barangije yaramubwiye ati uribuka ko wanyemereye ko ngomba kugutembereza? Alexandre aramubwira ati yego. Nuko Freya ahita amubwira ati turi buze kuza guhera mu isomero, nkwereke n'ibitabo nkunda gusoma. Alexandre arabyemera aramubwira ati nta kibazo. Bagiyeyo koko basanga Tariya yahateguye neza cyane, hasa neza cyane, harabagirana kurenza nuko Freya yabishakaga. Alexandre yarebye ukuntu hameze, yitegereje na Tariya wabikoze, aramureba atangira no kumwenyura. Freya yarabibonye umujinya uramwica, Tariya ahita yigendera arisohokera. Freya gutuza byaranze, amusohoka inyuma aramubwira ati wa mukobwa we, ugume kure cyane ya Prince Alexandre. Tariya asaba imbabazi ati mumbabarire nyiricyubahiro, nibwo nari nkirangiza gutegura, ntabwo nari nzi ko muri buhansange. Freya ati wakabaye wabirangije kare ukagenda ukava hariya, simpagusange. Tariya akomeza gusaba imbabazi ati ndabinginze ni ukuri mumbabarire. Ahita amubwira ati Tariya aka kanya bura, genda ujye kure cyane, sinongere kukubona hafi aha. Genda ujye mu busitani, ujye gukata indabo zo gutegura mu cyumba cyanjye. Tariya yari abizi neza ko abikoze kugira ngo amuhime, kuko si we wari usanzwe ategura indabo mu cyumba cye, kandi imvura yari itangiye no kugwa. Tariya ntago yigeze aburana nawe ngo atangire amubwira ati none se ko imvura irimo kugwa urabona biri bugende bite? Ntabyo yamubwiye, kubera ko n'ubundi yari abizi neza ko Freya abimubwiye ari mu kubibona, kuko hanze bari bahagaze n'ubundi imvura yagwaga. Freya yarayirebaga. Tariya nta kindi yakoze, yafashe umupira we aritwikira, ubundi yerekeza mu busitani guca indabo nk'uko Freya yari abimutegetse. Freya we yahise asanga Alexandre, ariko icyo atamenye ni uko Alexandre ibyo bavugaga bari hanze byose yabyumvaga. Hashize akanya gato bari kumwe mu isomero, Alexandre yamubwiye ko afite umunaniro mwinshi cyane, ko ashaka kongera kugenda akaba aruhutse. Freya arabyemera, agira ngo umuhungu agiye kuruhuka koko, ariko siko byagenze. Alexandre yahise agenda afata igikote cye kinini, ubundi yerekeza mu busitani ngo arebe ko umuntu bohereje guca indabo muri iyo mvura kuko yagiyeyo. Gusa ariko nanone yatangiye no kwibaza ku mutima mubi wa Freya wohereje umuntu muri iyo mvura ingana uko,
hejuru y'indabo gusa. Alexandre yaragiye ariko agera mu busitani n'imvura itangiye kugabanuka. Mu kuhagera yabonye koko Talia arimo guca indabo ariko yatose cyane atangiye no gutitira. Yahise amwegera aramubwira ati ejo narakubonye urimo kuduseriva, n'uyu munsi mu gitondo twahuye umaze gutegura indabo mu isomero sibyo? Talia ati yego nibyo nyagasani. Alexandre ataka kanya nabwo turongeye turahuye urimo gukata indabo mu bukonje n'imvura bimeze gutya. Ninde wakohereje guca indabo n'ukuntu imvura yari nyinshi cyane? Alexandre yari yigize nk'aho atazi ko ari Fria wamwohereje, maze Talia nawe afunga amaso arahumiriza gato yibaza niba agomba kuvuga ko ari Fria, ariko nanone akumva atabivuga. Muri ako kanya agihumirije yibaza ikintu agiye kuvuga, Alexandre yaramwitegereje aramubwira ati iyo uhumirije uba umeze neza cyane, biragaragara ko uri umunyamahoro cyane. Talia yarikanze ahita afungura amaso, maze Alexandre ahita amushyira rya kote yari azanye mu bitugu. Talia ubwoba buramwica aramubwira ati nyiricyubahiro murakoze, ariko nukuri imvura irahise, nimwakire ikote ryanyu, nukuri nimwakire umwambaro wanyu, ntabwo ukwiriye kugera ku bitugu byanjye, kandi rwose dore nanjye hano mfite umupira. Alexandre aramubwira ati ikote ryanjye rigumane ifubike kandi ntubitekerezeho cyane ngo binagutera ikibazo. Uwo mupira wawe wari wawitwikire mu mutwe watose cyane ntago wawifubika. Talia nta kundi yari kubigenza, ikote yararyakiriye aramushimira aramubwira ati murakoze nyiricyubahiro, hanyuma ubundi nyine ahita yifubika. Prince Alexandre yahise amubaza ati witwa nde? Aramubwira ati nyiricyubahiro nitwa Talia. Ahita amubwira ati iryo zina ni ryiza cyane rirakubereye. Alexandre nawe yahise amwibwira ariko aramubwira ati uzajya unyita Alexandre gusa, ibyo bindi by'icyubahiro ubireke. Talia yumva bimuteye ubwoba bwinshi cyane, yumva yaba anamwubahutse cyane, ariko Alexandre akomeza kumwumvisha ko ntacyo bitwaye kubera ko ari we wari ubimwisabiye anabimuhereye uburenganzira. Yanze kugira ibindi amuvugisha, ibyinshi abyigumanira mu mutima we. Yatangiye gutambagira aho ngaho gake gake ariko akomeza no kumutekereza cyane. Ikirere nacyo cyatangiye gusa neza n'akazuba gatangira kuva ariko ari gakeya. Alexandre yageze aho ahagarara munsi y'igiti kinini cyane cyari kiri aho ngaho, afunga amaso areba hejuru, ari nako akomeza gutekereza ku mukobwa cyane wari wanze kumuva mu ntekerezo. Ako kanya ahumirije arimo kureba hejuru, hari inzoka nini cyane yamanutse hejuru muri cya giti yarahagaze munsi. Talia wari uri hafi ye nawe arimo kumwitegereza cyane, yarabibonye ko igiye kumugeraho neza neza, ahita yiruka amusanga asakuza ati nyiricyubahiro hunga iruka. Yahise ayikubita wa mupira yari yahoze yitwikiriye mu mutwe, ayikubita ayiganisha ku rundi ruhande Alexandre atarahagazemo. Akimara kuyikubita uwo mupira yawizingiyeho, ihita imanuka ihita imuruma akaboko. Imaze kumuruma akaboko umupira yarawurekuye igwa hasi, ihita itangira no kumuruma ku maguru. Alexandre we utari wasobanukiwe ibyo ari byo, yashidutse arimo kubona umukobwa aryamye hasi kandi avirirana, abona n'inzoka irimo igenda. Ako kanya nibwo yasobanukiwe ko burya Talia amaze kumwitangira ngo inzoka itamurya. Yabuze ukagira abona atari bujye guhagura rimwe mu mashami y'icyo giti kugira ngo ayikubita yice, maze ariko kubw'amahirwe abona ibuye hafi aho arayikubita, ariko abona atariyo agomba gutindaho, ahubwo agomba gutabara ubuzima bwa Talia wari uryamye aho ngaho hasi kandi ameze nabi cyane. Yaramuteruye aramwirukankana agenda amutabariza ati ubufasha, nkeneye ubufasha, mushaka abagombozi, muhamagara abavuzi b'abahanga bazi bavure Talia ameze nabi cyane inzoka iramuriye. Iyo nkuru yahise imenyekana hose mu minota mike kandi abavuzi bahise bahagera, nuko baza kureba Talia nk'uko umwami Edward yari amaze kubitegeka kandi amushyiraho n'uburinzi bukomeye cyane.
Mama Tari yahise aza kumureba Alexandre amubwira ukuntu byose byagenze, amubwira ko yabaye gutyo kubera kumwitangira. Mama we yatangiye kuvuga ati mukobwa wanjye mwiza w'intwari utagira ubwoba, ndabyizeye uzakira vuba, uraza kumera neza. Alexandre yaje kugenda ariko asezeranya Mama Tariya ko azajya aza kubareba akareba uko ameze. Ntibyatinze koko yaje kugaruka abaza Mama Tariya ati ubu ngubu ameze ate? Aramusubiza ati ubu ngubu ameze neza, arimo koroherwa. Aramubwira ati wanyemerera nkajya kumureba maze tukaganira twembi? Mama Tariya aramwemerera ati nyiricyubahiro nta kibazo mwamureba. Yaragiye kuko asanga Tariya arimo koroherwa maze amwicara iruhande. Mama we nawe ahita yisohokera arabasigana. Alexandre yahise amufata ikiganza aramubwira ati Tariya, mfite abarinzi barahiriye kundinda kuva navuka kugeza magingo aya. Mfite ingabo zatojwe, abagabo b'ibigango b'ibanga bishyurwa neza cyane, bose bashinzwe kundinda. Muri abo bose ariko maze kukubwira, nta n'umwe wigeze yihuta cyane ashaka kuntabara nk'uko wabikoze. Uwabikoze nta gushidikanya, nta no gutekereza kandi kuko bishobora kukugendekera nuramuka untabaye, kuko nawe urabibonaga neza ko ubuzima bwawe urimo kubushyira mu kaga. Ntabwo wigeze ukizwa n'amaguru ngo utabare amagara yawe wirukanka uhunge, ahubwo waje wirukanka unsanga urantabara n'umurava mwinshi cyane. Kubera iki wabikoze? Tariya wari ufite ubwoba bwinshi cyane kwibona we na Prince bari aho ngaho bonyine ntiyamusubije, ahubwo yahise yeguka aramubaza ati nyiricyubahiro, mbere yuko umbaza ibyo bibazo byose kananjye nkubaze kubera icyo uri hano? Ese ntabwo uzi ko abantu nkawe batagomba kuza ahantu nk'aha ngaha? Alexandre ati aho ndi si ikibazo, nta nubwo mpitayeho. Icyo nitayeho ni uko ndi kumwe n'umuntu watabaye ubuzima bwanjye. Mbwira Tariya, kubera iki wantabaye? Tariya ati kubera ko ariko n'undi muntu uwo ari we wese yari kubigenza. Ntacyo nakoze gihambaye, n'abandi bose babikora. Alexandre ati hoya Tariya, ntabyo bakora. Nagiye mbona abantu inshuro nyinshi cyane basubira inyuma, bahunga ngo badahura n'ibibazo, batitaye ku buzima bw'abandi bantu bari kumwe kandi bo bari imbere. Abantu turikunda cyane Tariya, dukiza amagara yacu mbere, ariko wowe washesa yawe maze utabara yanze. Tariya aramubwira ati ni ukuri wibikabiriza, ntacyo nakoze kidasanzwe, ntacyo nakoze gihambaye, n'undi wese yabikora. Alexandre aramubwira ati warakoze cyane, warakoze ni ukuri kuntabara, ngaho ryama uruhuke kandi ugire ijoro ryiza. Tariya ati namwe murakoze kuza kureba uko meze, namwe mugire ijoro ryiza. Prince Alexandre amaze gusohoka yaragiye maze agera aho Friya yari ari, ariko asanga yarakaye cyane. Yahise amubaza ati koko nibyo? Ibyo numvise nibyo? Ngo wari wagiye kureba uriya mukobwa w'umuja ngo ni Tariya? None se mbwira, wagiye winjira mu nzu yabo ujya haryamye wicara ku dutebe twabo, nibyo koko? Alexandre aramubwira ati ariko ibyo nta kibazo kirimo, yarantabaye nagombaga kureba uko ameze. Friya yaramubwiye ati Alexandre jya umenya urwego uriho, wagombaga kubaza abamukurikirana uko ameze bakakubwira, ariko utagiye hariya ahantu hameze kuriya, ibyo ngibyo ni ukwisuzuguza. Mwamushakiye abaganga bamukurikirana, abaganga b'abahanga kandi mubahemba neza. Ese uzi ukuntu abantu batangiye kuvuga? Uzi ko batangiye kuvuga ngo murambarana, ngo yari yambaye ikote ryawe ndetse kandi ngo ujya wibeta ukajya kumureba nijoro. Tekereza nawe iyo nkuru, ibaza ibyo bintu ariko. Alexandre ati ibyo abantu bavuga ntabwo mbyitayeho. Friya akomeza kubabara ati Prince mbabarira unyumve, waje hano kubera njyewe ngo tumenyane, gutembereze tuganire, ugire byinshi umenyaho nanjye ngire ibyo nkumenyaho. Ntabwo rero waje hano kubera uriya mukobwa noneho w'umuja. Urumva iyo nkuru yo kuvuga ngo Prince wari waje aje kureba igikomangoma yirirwa mu baja, urumva idateye ubwoba? Alexandre aramubwira ati uwo mukobwa mwirirwa muvuga ngo ni umuja,
yari ari hagati yo gupfa no gukira kubera ubuzima bwanjye. Ese Furiya, ubundi ni ibiki wamukoreye? Kuki ubundi wari wamwohereje guca indabo mu mvura? Furiya ahita amubwira ati imvura se, ni ukuri nabonaga itangiye kugabanuka, mumbabarire. Hanyuma Prince aramubwira ati imbere y'iyo nseko yawe ugerageza guhimba n'iyo myenda myiza wambara harimo umutima wirabura. Furiya yarikanze abona ko ibintu bishobora kuba bitoroshye, aramubwira ati ni ukuri mumbabarire, gusa icyo nshaka kukubwira ni uko njyewe mba niteguye kuguha byose, ubu bwami, ahazaza, buri kimwe cyose. Rero birambabaza iyo ushaka kundutisha umuja. Prince Alexandre ati ariko sinamukurutishije, yarantabaye, mvuye kureba uko amerewe, nta kindi. Ikindi ni uko nakubwiraga ko ugomba guha agaciro umuntu uwo ari we wese, ntutume umuntu anyagirwa ngo nuko ari umuja. Furiya aramubwira ati ngaho mbabarira ntabwo nzongera, ariko ngaho nawe nsezeranya ikintu kimwe, mbabarira unsezeranye ko utazasubira kumureba. Alexandre yaramurebye aramwitegereza ntiyagira icyo avuga. Hanyuma Furiya yongera kumubwira ati ndakwinginze nsezeranya ni ukuri, nsezeranya ko utazongera kujya kureba uriya mukobwa w'umuja, ngaho binsezeranye. Alexandre noneho yahise amubwira ati sinjya ntanga isezerano ntazashobora kurinda. Furiya kumva icyo gisubizo yarababaye, agahinda karamwica, ahita anivumbura agenda yivugisha ati ibyo urimo kunkorera uzabyishyura. Nyuma y'iminsi mike Tariya yaje gukira neza. Umwami Edward bahaga amakuru buri munsi y'uko amerewe, n'ubundi baramubwiye bati wa mukobwa watabaye Prince Alexandre yakize neza, yasubiye no mu kazi. Umwami ati ni byiza cyane. Uwamuhaga amakuru aramubaza ati ese twamutegurira ibihembo byo kumushimira igikorwa cy'ubutwari yakoze? Umwami ati yego nibyo, ariko bitari nonaha, twazabirebaho ikindi gihe. Aka kanya ndashaka kubanza kumuvugisha njyewe ubwanjye, kubera ko n'iby'igiciro cyinshi yatabaye umushyitsi wanjye. Ndashaka no kumushimira, nkamushimira uwo murava amaso ku maso. Bagiye kumumuzanira, umwami yasigaye areba ku ifoto ya Marita yari iri aho ngaho, akibaza ati kuki uriya mukobwa buri gihe akunyibutsa, kuki buri gihe kumubona bihita bituma ngutekereza cyane, bikanyibutsa inzibutso z'ahahise, kubera iki mba mbona musa cyane, kubera iki mukubonamo? Ese ni ukubera ko musa gusa cyangwa hari ikindi? Ako kanya Tariya nawe yarahageze. Umwami aramusuhuza aramubaza ati ni wowe watabaye igikomangoma Alexandre? Tariya ati yego ni njyewe nyagasani. Yahise amubaza amazina ye arayavuga, ahita anamubaza ati mama wawe ninde? Tariya aramubwira ati akora hano mu gikoni. Yamubajije imyaka ye, Tariya yivuze, umwami arikanga. Yatangiye gutekereza ati ntibishoboka, hashize imyaka 22 yose Marita amubuze, none nawe niyo ufite, ariko ijwi, isura yawe, amaso yawe nakureberaga kure nkabona murasa, ariko ndakwitegereje unyegereye mbona uri we musa. Ibi bintu ntabwo bishoboka, ntabwo mbyumva. Nta kintu na kimwe yamubwiye, ahubwo yahise amubwira ati Tariya, aka kanya agenda ubwire mama wawe aze hano. Mama Tariya koko yaraje, ariko yinjira n'ubwoba bwinshi cyane. Akimara kwinjira, umwami yaramubwiye ati funga umuryango. Yarafunze koko, hanyuma aramubwira ati cara. Mama Tariya ati nyagasani, nta muja wicara imbere y'umwami. Aramubwira ati wowe ndabikwemereye, ngaho icara tuganire. Nkutumyeho ngo tuganire kandi umbwize ukuri. Ngiye kukubaza ibibazo, nawe ugiye kunsubiza ukoresheje ukuri kwawe 100% kandi nta no guca ku ruhande. Urimo uranyumva? Mama Tariya ati yego nyiricyubahiro ndakumva. Aramubwira ati nuramuka umbeshye. Mama Tariya ati sindi bukubeshye mwami wanjye. Umwami ati byiza cyane. Ikibazo cya mbere, Tariya ni amaraso yawe? Mama Tariya yarabizi ko nubwo ari mama we ariko ko nta sano ry'amaraso bafitanye. Umwami nawe nk'umunyabwenge yaramubajije neza cyane. Mama Tariya nta hantu yari gukwepera ibyo bintu. Mama Tariya koko ntiyabeshye, yaravuze ati hoya ntago ari amaraso yanjye. Umwami ati ikibazo cya kabiri, niba koko atari amaraso yawe,
kubera iki avuga kuri mama we nawe ukavuga yuko ari umukobwa wawe? Ese wamukuye hehe? Mama Tariya yatangiye gutitira ati ibi bintu nta wundi muntu nigeze mbibwira, na Tariya ntabyo azi. Nyagasani ndakwinginze ni ukuri ntuntandukanye n'umukobwa wanjye. Umwami ati ntegereje kumbwira, Tariya wamukuye hehe? Yahise amubwira ati nyiricyubahiro, hashize imyaka 22 mubonye. Hari mu ijoro ribi cyane ry'umwijima, harimo kugwa imvura mbi cyane irimo inkuba, ibirabyo ndetse n'urubura rwinshi cyane. Icyo gihe nari nagize umunsi mubi cyane ndi mu nzira nerekeza imuhira, nzi ko iri bunsinde mu nzira kuko yamfatiye ahantu habi cyane mu ishyamba ryinshi cyane ntabona naho nakugama. Aramubwira ati imvura indembeje, nahagaze ahantu munsi y'igiti. Nagiye kumva ariko numva agahinja karariza imbere yanjye impande y'uruzi rwari ruhari. Nahise ngenda gasanga mbona koko ni agahinja, ubukonje bwakishe. Gatangiye gusa ubururu. Narabibonye ko ari umuntu washakaga kukajugunya muri urwo ruzi, ariko wenda akaba yikanze nk'umuntu cyangwa se igikoko. Uwo mwana nahise mufata ngerageza kumuryamisha mu gituza cyanjye uko nshoboye, nubwo nanjye nari natose cyane, ariko si kimwe n'uko yanyagirwaga. Imvura ihise naramutahanye, ntangira kumurera gutyo aba umwana wanjye. Nta n'undi muntu kandi nigeze mbwira ibyo bintu uko byagenze. Uwo mwana w'umukobwa nahise mwita Tariya, nuko ndamurera arakura, akura azi ko ndi mama we, nubwo yambazaga se nkamubura, nuko nkabura icyo mvuga. Umwami amaze kubyumva yariruhukije, ahita avuga ati iryo joro ribi cyane Marita wanjye nibwo yagiye. Iyo mpaba byose ntibiba byarabaye. Ese hari umuntu waba warabonye muri iryo joro? Aramubwira ati naramubonye ariko ntago nabyitayeho cyane, mpagarara munsi y'icyo giti ngo nugame. Hari umuntu nabonye yitwikiriye ibintu, ariko ngira ubwoba bwo kumuvugisha kuko sinagombaga kuvugisha umuntu uwo ari we wese ntazi muri iryo joro rimeze uko. Yahagaze gake arunama, ngiye kubona mbona arahindukiye asubiye inyuma aragiye. Byanze bikunze niwe wahataye Tariya rwose. Umwami ati mbega akagambane kahabaye, mbega ubugome, mbega uburyarya, mbega kwizera abantu. Ngaho mbwira, iyo myaka yose waramutabaye umurera wenyine kandi uranamukunda cyane? Aramubwira ati yego, ni umukobwa wanjye nkunda cyane, wenda si uwanjye mu maraso ariko n'uwanjye ku mutima. Ndi mama we, nawe n'umwana wanjye, rero ndabinginze ntimuntandukanye n'umukobwa wanjye. Aramubwira ati humura sindi bubatandukanye, ariko ndagushimiye cyane ko watabaye ubuzima bw'umuntu nari nzi ko ibyo byarangiye. Mama Tariya arikanga ati nyiricyubahiro simbyumva neza. Aramusubiza ati vuba aha uzabyumva neza, ntugire umuntu n'umwe kandi ubwira iby'iki kiganiro cyangwa se ngo hagire n'ubikeka, cyane cyane umwamikazi Victoria. Ngaho binsezeranye nk'uko wabitse iryo banga imyaka 22 yose ikabishize uribitse, komeza n'iringiri uribike kugeza igihe njyewe ubwanjye nzabyivugira. Gusa icyo wamenya nuko nubwo utari ubizi watabaye kandi ukarera igikomangoma. Tariya n'umwana wanjye, ni umukobwa wanjye n'imfura yanjye, bari barambeshye ko yapfuye. Mama Tariya ubwoba bwaramwishe ariko aranishima ati mana koko Tariya ni igikomangoma, Tariya ni imfura yawe. Mana warakoze kandi ushimwe ko wabanye nanjye, warankoresheje maze mubera umucunguzi muri ririya joro. Umwami aramubwira ati warakoze cyane, nzanakugororera ariko igihe ntikiragera. Komeza ube wicecekeye na Tariya ubwe ntabimenye, kandi mukomeze mukore nk'uko byari bimeze, mukomeze mubeho nk'ibisanzwe, ibindi njyewe nzabyikorera. Mama Tariya kuko yamusezeranyije guceceka, hanyuma arasohoka.
Umwami nawe asigara wenyine, atangira kubwira ifoto ya Marita ati umukobwa wacu arahari Marita, imfura yacu ni nzima ntaho yagiye, yavuyemo inkumi nziza cyane, ni umukobwa mwiza cyane. Marita, hari umuntu wagerageje kumwica kandi nawe nuko, nawe barakwishe Marita, umbabarire ko ntahabaye, humura ariko uwakoze ibyo byose nzamumenya kandi azabyishyura. Aho Tariya yari ari nawe ubwoba bwari bwamwishe cyane, yari yakomeje kubona mama we atinze cyane, agakomeza kwibaza ati ese twacumuye iki, ni iki cyabaye? Tariya ariko muri ako kanya yagiye kubona mama we araje, aramubaza ati twacumuye iki mawe? Aramusubiza ati humura mwana wanjye, nta kibazo na kimwe gihari, bari barimo kunshimira ukuntu nakureze neza, ukaba warabaye intwari, ukabasha gutabara ubuzima bw'umuntu wowe utirebyeho, kandi wari ubizi neza ko bishobora kukugiraho ingaruka. Bambwiye rero ngo nawe ngushimire cyane. Tariya amaze kubyumva yariruhukije atawe, agira ngo koko nibyo, arishima ati Imana ishimwe niba ari uko bimeze, nari nagize ubwoba bwinshi cyane. Ubuzima kuko bwarakomeje nk'ibisanzwe, ariko Alexandre rimwe na rimwe akajya anyura ahantu Tariya yari maze akamuvugisha. Fiya yarabibonye bikomeza kumubabaza cyane, maze ntiyihangana ajya kubibwira mama we. Yagiye yarakaye cyane ati mama, uriya mukobwa w'umuja ni ukuri njye bakomeje kumbangamira cyane. Tekereza Alexandre uzi ko ajya kumureba bakaganira, noneho cyagiye arwaye ni nk'aho umuhungu yahoragayo. Mama, ndi mwiza, ndi igikomangoma, ni ikihe kintu Alexandre abona muri uriya mukobwa njye batambonamo? Mama ati hangane mwana wanjye, kuba amureba gutyo si uko amwitayeho, ahubwo ni uko hari igihe abantu barangarira ibintu byamenetse. Fiya aramubwira ati hoya mama, winkomeza rwose winshuka, amwitayeho cyane kandi ugomba kumukura mu nzira yanjye. We n'uriya mugore ngo ni nyina, bose bagomba kuva hano bakagenda, simba ashaka. Victoria ati nta kibazo mwana wanjye, ejo bazagenda. Fiya ati mama, nsezeranya ko utari buze kuza kwisubiraho. Umwamikazi Victoria ati ndabigusezeranyije mwana wanjye, ndabikora, ejo bazagenda, ejo mu gitondo bazirukanwa, bazava hano bagende. Fiya yarishimye cyane ati mama, urakoze cyane kubinyemerera, ni ukuri. Mu gitondo koko Tariya na mama we babwiwe yuko babasezereye kandi ko bagomba guhita bagenda. Tariya ati mama, turazira iki? Mama ati simbizi mwana wanjye, ariko wibitindaho cyane, ubwo nyine babonye ari ngombwa ko tugenda, ngwino twigendere dusubire iwacu mu giturage, humura tuzabaho. Umwamikazi Victoria yashyizeho abantu bagomba kubaherekeza kugeza basohotse bakagenda, maze nawe asigara acungiye hafi ko basohoka koko bakagenda. Ababaherekeje yarababwiye ati mubaherekeze neza mu mutuzo nta kavuyo kugeza bageze ku marembo. Bahageze, umwe mu bari babaherekeje yahise abahinduka abareba nabi cyane, ahita atangira no kubasunika, arababwira ati hanze vuba, ngaho si nimusohoke kandi mugende ubutareba inyuma. Ako kanya bagiye gusohoka, umwami wari ufite amakuru yose ariko bo batabizi yahise abageraho, arababaza ati uyu mubyeyi n'umukobwa we mubajyanye hehe? Mubajyanye he kandi ku itegeko ryande? Baramubwira bati nyiricyubahiro, ni itegeko twahawe n'umwamikazi. Umwami ahita avuga ati mwongere mufunge umuryango ntihagire aho bajya. Barajijinganyije bati nyiricyubahiro. Arababwira ati ndavuze ngo nimufunge umuryango. Yahise ababwira ati kandi mubaherekeze basubire aho babaga. Bamaze kugenda, Victoria warebaga ibiri kuba byose yahise ahura n'umwami, ariko yarakaye cyane ati kubera iki wansuzuguza abaje? Kubera iki utaretse uriya mukobwa na nyina ngo bave hano bagende? Umwami ati uriya mukobwa yagutwaye iki? Victoria ati uriya mukobwa ni ikigeragezo
abangamira cyane umukobwa wacu Free. Aramubwira ati uriya mukobwa yatabaye igikomangoma Alexandre, yaramwitangiye akora iby'ubutwari bitakorwa na bose, none urashaka kumwirukana? Victoria ati ariko ibyo yakoze byose ntibituma atitwa umuja, ntacyo avuze, ni umuja gusa uri aho. Umwami Edward ati si umuja ahubwo ni intwari. Victoria ati wibikabiriza, ntugakabye rwose, biriya ubundi yakoze ni utabikora. Hari abakobwa benshi cyane barenga 1000 bameze nka we, bakora nka biriya, yewe banarenzaho ku byo yakoze. Sinzi impamvu rero mukomeza kuvuga ko yakoze ibintu bidasanzwe, kandi n'ababikora nyine bahari kandi ari benshi cyane. Umwami aramubwira ati hoya, ntabahari, abuvuga ntabahari. Victoria ati barahari bameze nka we, ndetse yewe banamurenga. Umwami ati hoya, nta muntu umeze nka we, nawe nta n'umwe, uriya mukobwa arihariye. Victoria ararakara ati ngarihariye? Uzi ko amagambo nk'ayo utarayavuga no ku mukobwa wawe Freya, none utangiye kuyavuga ku muja? Uzi ko utangiye kumurutisha umukobwa wacu? Ubundi kubera icyo uriya mukobwa umwitayeho cyane? Umwami aramubwira ati kubera ko abikwiriye. Guhera uyu munsi kandi we na mama we ntibongere kurara aho abandi baja n'abagaragu barara. Kuva uyu munsi ntago bakiri abaja ukundi, bimuke baze kubana natwe. Mubategurire ibyumba byiza cyane binini byisanzuye kandi bimeze neza cyane. Bariya bantu sinzumvi hari ikintu kibi cyababayeho, cyangwa se hari umuntu ushaka kubagirira nabi. Ikosa rizavuka iryo ari ryo ryose ni wowe uzaribazwa. Victoria noneho yumvise bimurenze, aramubwira ati urimo urakabya kandi urimo urakora amakosa akomeye cyane. Umwami yaramubwiye ati hoya, ubu ngubu ndimo gukora ibikwiye. Amakosa akomeye cyane nayakoze kera, nayakoze mu myaka 22 ishize, ubwo nizeraga umuntu utari uwo kwizerwa, kandi ayo makosa nakoze sinshaka kuzongera kuyasubiramo ukundi. Ibyo nakoze birahagije. Victoria kumva umwami avuze gutyo, yatangiye kwibuka ibyo yakoze, yumva asheshe urumeza, atangira gutekereza ati none yaba yamvumbuye. Yagiye yumva afite ibikezi mu maso, yumva yataye umutwe neza. Nk'uko umwami yari yabitegetse mu kanya gato kuko batariya, bahise babereka aho bagomba kuzajya barara. Barikanze bati ibi ngibi ubanza ari ukwibeshya. Bati hoya, niko umwami yabitegetse. Ni mu rwego rwo kugushimira kuko watabaye Alexandre. Ubu ngubu ntago mukirabaja, muri umuryango. Bahise babazanira imyenda myinshi cyane myiza bazajya bambara nyine, babazanira inkweto, amasaha. Barababwira bati n'ikindi cyose mushaka mukitubwire tukizane. Tariya yarebye ibyo bintu byose, atangira kwambara imwe mu makanzu meza yarari aho ngaho yabonaga. Arangije yireba mu ndorerwamo, yahise yikanga aribaza ati uyu nguyu ni njyewe? Mama ati yego ni wowe, uri mwiza cyane mukobwa wanjye, usa nkaho kandi kuva kera hose wari ugenewe ubuzima bwiza cyane nk'ubu ngubu. Tariya aramubwira ati hoya mama, iyi ngiyi ni imyenda gusa, iyi kanzu ngiye kuyikuramo, n'iyi myenda yabo yose nta n'umwe nzambara. Ibi ngibi bisa n'inzozi z'umunsi umwe, kandi inzozi zidafite icyo zimaze. Igitondo kimwe batazabyuka bakambona, maze bakazibuka uwo nahoze ndi we, bakibuka yuko ndi umuja, ko nta wundi mwambaro umbereye usibye umwambaro w'abaja. Bazibuka ko ndi umuja wo hasi cyane, ko ndi umwanda, ko ntacyo mvuze. Mama we kumva ayo magambo ye yo kwiheba, aramubwira ati ntukibwire ko ntacyo uvuze mwana wanjye, uvuze byinshi bikomeye cyane kandi usobanuye byinshi. Nagutoraguye uri agahinja nijoro, bagutaye mu mvura irimo urubura rwinshi cyane hakonje, habura gatoya ngo upfe. Bari bahakurekeye kugira ngo uze kuza kuhapfira. Ibyo byose warabirenze, ndakurera, none reba ukuntu wavuyemo umukobwa mwiza cyane w'igitangaza. Ubu ngubu turi ibwami, wambaye ikanzu ya siliki nziza cyane, none wadukuye ku kazi k'ubuja, utuma duhinduka bamwe mu banyacyubahiro b'ibwami. Ibyo byose kandi
ni ukubera umurava wawe n'ubutwari bwawe bwo gutabara igikomangoma Alexandre. Urabona ukuntu tumeze neza, urabona ukuntu twubashywe, byose ni ukubera wowe. Ntuzongere kuvuga rero ngo ntacyo uvuze, kuko nawe urabibona yuko usobanuye byinshi cyane. Tari yamaze kubyumva yarikanze, aratungurwa, ariko aranababara ati mama, ibyo umaze kumbwira ni ibiki? Ngo njyewe ngo barantaye, ngo wantoraguye ndi agahinja? Koko mama, umuryango wanjye warantaye? Tariya yararize agahinda karamwica, mama we nawe agerageza kumwihanganisha. Tariya yagerageje gutuza aramubwira ati ni ukuri ntakubeshye, ntago nari nzi ko wantoraguye, ntago nari nzi ko bari baranjugunye, nta kintu na kimwe nari mbiziho. Kuki utabimbwiye kare kose koko mama? Aramusubiza ati umbabarire mwana wanjye, nangaga ko byakubangamira bikagusubiza inyuma ubyibazaho cyane, cyane ko nabo mu muryango wawe ntari mbazi kandi n'ubu niko bikimeze. Ntago mbazi, nta n'umwe nzi. Impamvu nkubwiye ibi byose rero ni ukugira ngo umenye ko uri uw'agaciro gakomeye cyane, umenye ko uri umukobwa udasanzwe. Kandi Tariya mwana wanjye, kandi nubwo mbikubwiye ntihazagire umuntu n'umwe ubibwira, nuko nagira ngo gusa udakomeza kwiheba. Humura kandi ndagukunda cyane, uri impano Imana yampaye, uri indwanyi, uri umunyamurava, uri umukobwa udasanzwe kandi w'umunyamahirwe cyane. Ntuzigere wongera kuvuga ko ntacyo uvuze, ko ntacyo umaze, ko uri umuntu uri aho gusa uciriritse. Uri igitangaza mukobwa wanjye nubwo utabizi. Tariya kumva n'ayo magambo mama we yari amaze kumubwira amukomeza, nabyo byaramurijije, yongera kurira cyane. Ariko mama we aramubwira ati ngaho rero wirira, ejo hari ibirori bidasanzwe bamaze kumbwira ko tuzitabira njyewe nawe, utazagenda amaso yawe yabyimbye mwana wanjye. Tariya yagerageje gutuza aramubwira ati urakoze mama, kandi warakoze gutabara ubuzima bwanjye. Humura, nta muntu n'umwe uzigera abimenya, kandi kuba amenye ko wantoraguye atari wowe wambyaye ntago bigiye guhindura uko nagufataga. Uri mama wanjye, ndi umukobwa wawe, kandi ndagukunda cyane. Ku munsi wakurikiyeho kuri uwo mugoroba, ibwami koko hari ibirori bikomeye cyane, ari nabyo Tariya na mama we bari batumiyemo nk'abashyitsi bakomeye. Tariya bari bamuhitiyemo ikanzu nziza cyane y'amasaro ashashagirana, ubona ko ari ikanzu nziza cyane. Yarayirebaga nawe akumva ntabyumva. Baje kugenda we na mama we, nuko barinjira. Bakimara kwinjira abantu bose batangiye gutangarira ubwiza bwe, batangira no kumwitegereza cyane. Fiya aho we na Alexandre bari barahindukiye, nuko nabo baramubona, maze Alexandre kumukuraho amaso biranga neza. Fiya nawe yakomeje kumwitegereza, ariko we yumvaga afite umujinya n'ishyari kubera ikanzu Tariya yari yambaye. Yaribazaga ati gute yakambara ikanzu nk'iriya, ko ari ikanzu ihenze cyane, ko ziriya kanzu ari iz'abana b'ibikomangoma, we yayambaye gute? Kandi ninde wabitegetse? Ninde muntu koko wategetse ko yambara ikanzu ihenze cyane, noneho irusha iyi ngiyi yanjye agaciro? Kuguma aho ngaho byaranze, asiga Alexandre wenyine, ajya kureba mama we ngo amubwire ibyo byose. Ati mama, wa mujango ni Tariya, noneho uzi ibyo yambaye? Ese nawe wamubonye? Yambaye ikanzu nziza cyane yo mu masaro, ihenze cyane, ifite agaciro kenshi kurenza n'iyi ngiyi yanjye. Ngaho reba aho bicaye we na mama we, babicaje mu bashyitsi bakomeye cyane b'icyubahiro. Kubera iki? Mama we aramusubiza ati ni itegeko ry'umwami, ni itegeko ryatanzwe na papa wawe. Rero ni mu rwego rwo kumushimira kubera ibyo yakoze. Fiya ati mama rekeraho, ubwo ngubwo ugiye kuvuga ngo ni ukumushimira kubera ko yitangiye Alexandre akamutabara? Ibyo bintu rwose njyewe ndambiwe no kubyumva mu matwi yanjye. Ubundi ko yamutabaye rimwe, azamutabara kugeza ryari? Kubera iki buri gihe abantu bamubona bakamubonamo gutabara Alexandre? Njyewe ndabirambiwe. Yamutabaye rimwe, byararangiye, nta kindi, ntimugomba no kubigarura. Ubundi se ibyo ngibyo nibyo byatuma mumundutisha?
Mama we kubera ukuntu yabonaga umukobwa we yarakaye cyane, yaramubwiye ati mwana wanjye tuza, gerageza gutuza, hano tugerageza kumwenyura, turitwararika, ntiduhubuka, turifata, ntiduteze ibibazo, tuza nituva hano ndibuze kuza kubikemura, ariko aka kanya ugerageze kumwenyura, ubyine, utsinde, erekana ko uriya mukobwa nta kintu na kimwe avuze, erekana ko uriya mukobwa nta bwoba aguteye, tugiye kugera mu mwanya wo kubyina, ugerageze wigarurire Alexandre, uburakari ntibukuganze ntanabone yuko warakaye. Fria ati mama erega biragoye, ariko nyine ngiye kugerageza. Mama aramubwira ati nubwo bigoye ariko nyine ugerageze ubikore, kuko niyo nzira yawe yonyine yo gutsinda. Noneho tekereza Alexandre akubonye n'uwo mujinya wose, urumva yaba akiguhisemo? Gerageza uhinduke, umwereke ko wishimye, naho mu mutima wawe waba urimo kuvirirana. Fria mama we yaramusabye ibintu bikomeye cyane, ariko yagombaga kugerageza akabikora kandi yarabimwemereye. Yahise agenda agera imbere ya Alexandre atangira kumwenyura, hanyuma aramubwira ati Prince ese twabyina? Uwo yabwiraga ariko ntabwo yamwumvaga, yari afite ibyo yari yibereyemo bindi. Fria yahise amukoraho ati Alexandre ndeba ndimo kukuvugisha, ese twajya kubyina? Yarikanze ariko ahita anamwemerera, nuko arahaguruka ngo bagende bajye kubyina. Ariko Alexandre mu kubyina kwabo ukabona ko umutima utari hamwe, agakomeza areba Talia aho yari ahagaze ataramuvugisha, amahoro neza neza yayabuze. Yahise abwira Fria ati umbabarire Fria, reka turekere aho, ibyo kubyina tube tubiretse, ushaka undi muntu mwabyinana cyangwa se uba usubiye kwiyicarira. Akimubwira gutyo Fria yabuze icyo gukora, hanyuma ajya kwiyicarira. Alexandre nawe ahita asanga Talia aho yari ari kugira ngo amuvugishe. Talia yamukubise amaso, ubwoba bwaramwishe ariko agerageza kwikaruma. Alexandre yahise amusuhuza ahita amubwira ati nishimiye kukubona, ntabwo nari nzi kuri buze. Talia aramubwira ati naje ku butumire bw'umwami, ntabwo nari umusuzugure. Alexandre ati ni byiza cyane ko waje. Yahise amwitegereza akanya, hanyuma aramubwira ati urasa. Talia ntiyatuma arangiza ibyo yashakaga kuvuga, ahita amubwira ati ndasa nk'umuja urimo. Prince Alexandre kumva ibyo arimo kuvuga yumva bihabanye n'ibyo yari agiye kumubwira, ahita amubwira ati hoya ntabwo ari byo nari ngiye kuvuga, icyo nari ngiye kukubwira ni uko urasa neza cyane, ufite uburanga buhebuje kandi buje ubwitonzi. Talia aratungurwa ariko aramubwira ati hoya oya, ntabwo ugomba kumbwira amagambo nk'ayo ngayo. Aramubaza ati kubera iki ntayavuga? Kuki ntavuga amagambo nk'ayo ngayo? Kubera ko atari byo? Talia ati kubera ko ntabyizera. Prince Alexandre nta rindi jambo yarengejeho, nta n'ikindi yamubajije, ahubwo yahise amuhereza ikiganza aramubwira ati Talia byinana nanjye. Talia aramubwira ati hoya oya, ntabwo byashoboka, reba abantu bose barimo baratureba, ni twebwe bahanze amaso. Alexandre aramubwira ati abantu bose bareke baturebe kandi ntibigire n'icyo bikubwira, kuko ntabwo ari bo nasabye kubyinana nabo, ni wowe mbisabye. Talia yabuze uko yifata, Alexandre nawe akomeza kumuhereza ikiganza. Talia ubwoba bukomeza kwiyongera buramwica, aramubwira ati mfite ubwoba bwinshi cyane, umwamikazi Victoria ari buze kuza kubifata nabi, nimbyemera nkabyinana nawe kandi Princess Fria nawe ari buze kuza kunyanga cyane. Alexandre ati kukwanga? N'ubundi ariko asanzwe kwanga. Talia nubwo yabonaga ari ibintu bigoye cyane kandi biri buze no kuza kumumerera nabi, yaje kubyemera no barabyinana. N'ubundi muri izo mbyino zabo zabaga ari imbyino zituje cyane, babyinaga baganira. Hanyuma aramubwira ati Prince, ibi bintu byo kubyinana nawe biraza kuza kundimbura. Prince Alexandre aramubwira ati hanyuma njyewe se biri buze kuza kungendekera gute?
nanjye biri bundimbure. Naje hano kubera igikomangoma Furiya, none waje hano nyine kubera igikomangoma Furiya, none uri kumwe n'umuja, ese wamusanze koko? Alexandre aramubwira ati hoya simusanga kandi ntacyo bimbwiye, ndabizi ubu ngubu barimo kwibaza byinshi bakanavuga byinshi, ariko bareke wibitaho, bareke twibyinire. Hari ibintu umuntu aba adafite icyo yahinduraho, cyane cyane iyo yisanze byabaye nta ruhare na ruke yabigizemo, kandi mwene ibyo bintu byiza na gutyo gusa utanabigizemo uruhare, utanabiteganyaga, biba ari ibya nyabyo. Rero icyo ngusabye ni uko ureka tukibyinira, abandi bose ukabirengagiza. Bakomeje kubyina, Tariya koko n'amaso y'abantu ageze aho arayirengagiza ubundi baribyinira. Baje gusubira mu byicaro byabo, ariko Tariya Furiya yahise aza amufata akaboko aramutwara amujyana aheherereye. Agahinda kari kose atangira kumuhata ibibazo, ati wowe uratekereza urinde? Tariya aramusubiza ati nyiricyubahiro ndi. Furiya aramubwira ati wivuga ijambo na rimwe, ceceka, ntega amatwi gusa wumve ibyo nkubwira. Ngaho reba iyi kanzu wambaye, ese iyi kanzu y'abana b'ibikomangoma niyo irimo kugushuka ngo wumve nawe wahindutse igikomangoma? Iyi kanzu niyo irimo kugushuka ngo wumve byanaguhaye uburenganzira bwo kubyinana na Prince Alexandre wanjye? Uratekereza ikanzu gusa? Uratekereza ko ikanzu gusa, ikanzu yonyine yahindura uwo uri we, igatuma utakitwa umuja, nawe ugahinduka igikomangoma? Uri umuja, nta kindi uri cyo, nta n'icyo umaze, nta n'icyo uvuze. Ese uratekereza Prince aba akwitayeho? Uratekereza yitaye ku muja wagize amahirwe akazamurwa bitwaje ngo ni uko wamwitangiye maze ukamutabara? Ese ibyo bintu uzabigenderaho kugeza ryari? Kubwira akantu, umunsi umwe abantu bose bazakanguka babyibagiwe. Ese nibaramuka babyibagiwe, urumva uzabaho ute? Urumva ibyawe bitazaba bikurangiranye? Reka rero nkubwize ukuri, ubuzima bwose urimo gushaka kubamo n'ubwanjye, na Prince Alexandre n'uwanjye, wowe ntacyo ufite, ntacyo uri cyo, nta n'icyo uvuze. Tariya wari umaze akanya acecetse yahise amubwira ati uri mukuri koko, ibyo uvuga rwose ni ukuri, ntacyo mvuze, wenda koko nta n'icyo ndicyo, nta n'icyo maze, ariko reka nkubwire, iyi kanzu nambaye nziza gutya urimo kunziza sinigeze nyihitamo, nta nubwo nigeze nsaba kuza muri biriya birori. Ikindi kandi nta nubwo nigeze nsaba Prince Alexandre kuza aho njyewe narindi, nta nubwo nigeze musaba kubyinana nanjye. Furiya aramubwira ati wenda koko ntago ibyo byose wabimusabye, ariko iyo agusaba kubyinana nawe wari kubyanga, wari kuvuga oya? Ati hoya, oya pe, ntago nari kubyanga, ntago nari kuvuga oya, ntago nari gusuzugura igikomangoma, ni kimwe nuko nawe ntajya ngusuzugura. Ariko nyemerera nkubwire ikintu kimwe, niba Prince Alexandre ari uwawe kuko, ntago wakabaye uhora unshunga cyangwa se unshyiraho iterabwoba ngo sinkamwegere. Nta nubwo wakabaye wanzanye hano urimo kumbaza ibi byose, wari kuba uri kumwe n'abandi bashyitsi mu birori mwishimye. Kuba umuntu yakunda undi ntago bisaba intambara, birizana. Prince uhora unshaho, niba yaragukunze nawe ukaba umukunda, ntago wakabaye uhangayika cyangwa se ngo wirirwe umucunga aho agiye hose. Furiya yarababaye cyane kubera ukuntu yumvaga Tariya arimo kumubwiza ukuri, ahita amubwira ati ni wowe ugiye kwigisha abana b'ibikomangoma amasomo y'urukundo? Tariya aramubwira ati ntago ari amasomo ndimo kuguha, ariko nanone ukuntu uhagaze muri koridoro nk'iyi ngiyi y'umwijima urimo utonganya umuja kubera umuhungu, byanze bikunze hari icyo bigaragaza. Furiya yahise arakara cyane ahita ashaka kumukubita urushyi, maze ariko ako kanya umwami wari wabonye bagenda aba bagezeho ati Furiya wikinisha kumukubita,
wimuhora iyo kanzu yambaye cyangwa se kuba yaje mu birori nk'ibi ngibi, kuko byose ni njye wabitegetse. Niba hari umuntu ugomba gutonganya ni njyewe si we. Firiya aramubwira ati ariko papa urakabya cyane rwose, mbabarira ni ukuri nawe urebe ibintu muba mukora, uzi ko njyewe mba mbona uba ushaka kumundutisha. Papa we aramubwira ati oya si ukumukurutisha, ariko nawe akeneye kwitabwaho kubera ko yakoze ibintu bidasanzwe. Firiya ati njyewe ibyo bintu nibyo ntashaka, muhora mwarahinduye indirimbo hano ngo yatabaye Prince. Papa wambabarira ibyo bintu ni ukuri mukazabihagarika ntimwongere no kubivuga. Papa ati twabihagarika gute kandi byarabaye yarabikoze, n'iby'ubutwari yakoze kandi ntabwo bishobora kuzasibangana muri ubu bwami bwacu, ni amateka akomeye kandi yarayanditse. Taliya aba yiturije, ntawe aba yendereje, sinzi impamvu mumusagarira. Arambwira ati Firiya ntuzigere na rimwe wongera kugerageza kumukubita. Icyo gihe nubigerageza ntuzabisobanura nk'ubisobanurira papa wawe, uzabisobanura nk'ubisobanurira umwami. Muze tugende dusubire mu birori dusanga abandi kandi mujye mukundana, mwumvikane ntimugashwane. Firiya arumirwa ati dukundana twumvikana ngo ntitugashwane, njyewe numvikane n'umuja, njyewe nkundane n'umuja? Papa urarengera cyane rwose. Papa aramubwira ati wirakara mwana wanjye, igihe kimwe tuzaganira kandi ngusobanurire ko ugomba kwakira Taliya ndetse mukanabana neza cyane rwose, akakubera inshuti magara. Firiya aramubwira ati papa ibyo bintu urimo kumbwira ni ibiki? Rwose icyo kiganiro cyo kunsobanurira ko ngomba kumwakira ngo nk'inshuti yanjye uzakihorere ntikizigere kiba kuko njyewe singishaka. Papa aramubwira ati ndabona warakaye cyane aka kanya nta byinshi twavugana, ngaho nimuze dusubire mu birori abandi baradutegereje. Firiya arivumbura ati musubirane no muri ibyo birori byanyu mwenyine, njyewe sinkibishaka sinjyana namwe. Yarabyanze barigendera bonyine, umwami amufashe akaboko, abantu babonye baje amufashe akaboko bararebye barumirwa. Ariko noneho umwamikazi Victoria we yumva arapfuye neza. Ibirori bikirangira yatangiye guhata umwami ibibazo ati ibyo wakoze ni ibiki? Mu birori koko ugafata uriya mukobwa w'umuja akaboko? Abantu bose uzi ko babyibajijeho maze bakumirwa, kumufata akaboko mukagenda imbere y'abantu bose babareba? Buriya biriya bintu si ukwisuzuguza tugakabya, kumufata nk'aho ari umuntu w'igitangaza? Umwami aramubwira ati ariko arabikwiye, akwiriye icyubahiro. Victoria ati yego kuko ndabyumva ko yari akwiriye gushimwa kubera nyine ibyo yakoze, ariko nanone uburyo yashimwemo nabwo burakabije n'ubwo kwibazaho. Wenda yari akwiriye nk'umwanya mwiza mu gikoni, ariko atari ukubana natwe. Ntabwo yari akwiriye kuba abana natwe, kwambara imyenda nk'iriya, gutumirwa mu birori bikomeye nka biriya, no kugenda umufasha akaboko nka kuriya. Biriya byo birakabije. Abantu batangiye kuvuga, batangiye no kujya bambaza ibibazo rwose nanjye ntafitiye ubusobanuro. Uyu ntabwo ari wowe, si wowe pe. Iyi myaka irenga 22 irashize nkuzi, ariko ntago witaga ku bakozi bo hasi bo muri ruriya rwego nk'uko usigaye ubikora. Ntiwabamenyaga, ntiwabaga uzi n'amazina yabo, nta na kimwe wari witayeho, nta n'icyo wagombaga kumenya. None uriya mukobwa we na nyina sinzi icyo baguhaye, si ugutabara Alexandre gusa, byanze bikunze hari indi mpamvu ntazi biri inyuma. Sinzi icyaguhinduye nyuma y'imyaka yose ishize. Umwami nyuma yo kumva ayo magambo ye yose yatujeho gakeya, ageze aramubwira ati urakoze cyane kuvuga ku myaka 22 ishize. Uribuka ijoro Marita yapfiriyemo, ubutumwa wanyoherereje bwuzuyemo amarira menshi cyane n'agahinda? Uribuka nje ukuntu wansanganiye n'amarira menshi cyane maze ukambwira uti umbabarire, Marita yaducitse n'umwana nawe ntiyabashije kurokoka? Victoria ati ndabyibuka cyane, ndibuka n'ijoro byabereyemo. Iryo joro rwose ndaryibuka, n'iryo joro ribi cyane wagize kuva wabaho. Ariko nanjye ntako ntagize, narahabaye, narahakubereye.
Umwami aramubwira ati yego warahabaye, nuko nanjye ndakwizera 100%. Naheranywe n'agahinda, sinagenzura, sinabaza ibibazo, nta kibazo na kimwe nigeze nkubaza, nemeraga ibyo wambwiraga byose uko ubishaka. Victoria aramubaza ati none se kubigaruye aka kanya, kubera icyo ubigaruye nyine nyuma y'iyo myaka yose ishize? Umwami aramubwira ati reka mbigarure kuko mfite agahinda kenshi, mfite agahinda gakomeye cyane, sinigeze mbona umubiri w'umwana wanjye, byose umbwira ngo urimo kundinda ngo utantera agahinda ngo ntamubona nkashingurwa n'agahinda kubera ukuntu yari ameze. Ubu ngubu ndimo kumutekereza, nkatekereza n'uko yari kuba angana. Victoria ati ariko nyine byararangiye, ubu ntiwamubona ngo bikunde? Umwami ati natanze igiciro gikomeye cyane cyo kukwizera cyane, nararengereye, narakabije cyane, amakosa yose nakoze sinyisha kuyasubiramo ukundi. Victoria aramubwira ati jya kuryama urananiwe, iri joro ryabaye rirerire cyane, reka ujye kuryama uruhuke, genda uruhuke, ejo uzaba umeze neza utekereza neza cyane, dore utangiye gutekereza ibintu by'ahahise kandi nta n'ikintu bikimaze, byihorere rwose bidakomeza kugutera agahinda kenshi. Umwami Edward aramubwira ati ndimo ndatekereza neza cyane, kurenza no mu myaka 22 ishize. Baratandukanye ariko Victoria ubwoba buramwica, atarabikeka we arabizi. Agnes uriya mugore koko aba yaranzaniye umurambo w'umwana, nako rwose uriya mwana tuba twaramuhotoye, ibyo kujya kumuroha nkabireka, ibibazo byose niba biri kuba, none ko kuriya mwana yaba akiri hatarapfuye nagirane? Ese kuko aracyari muzima? Ibi ni ibiki koko? Kuki umwami ambwiye ariya magambo yose? Byanze bikunze hari ikintu arimo gukeka. Ese Talia ko mubonamo ishusho ya Marita rwose abaye ari umukobwa we nagirane koko? Nakwirwa he? Barasa pe, yego ngo abantu basa ntacyo bapfana, simbizi pe, ngomba kurangiza ibyo nari naratangiye uko byamera kose, ngomba kugerageza nkakora uko nshoboye kose, nta muntu n'umwe ugomba kunyitambika, nta muntu n'umwe ugomba kungira mu nzira. Victoria icyo gihe yatangiye gupanga imipango myinshi cyane, atekereza n'ukuntu azabigenza. Yatangiye no kumushakaho amakuru, ariko we yabwiye ngo bamushakire amakuru bose bamubwiraga yuko Talia ntaho ahuriye n'umuryango w'ibwami, bakamubwira ko mama we yamwibyariye rwose ko atari n'uwo yatoraguye. Yabyemeye uko abura uko agira, ariko agakomeza kubona basa cyane. Aravuga ati nubwo ntaho ahuriye na Marita, ariko n'ubundi ngomba kumukura mu nzira kuko uriya mukobwa rwose azankoraho, natankoraho azakoraho umukobwa wanjye Free. Uko yatekerezaga kuri Talia cyane n'ukuntu yazamukura mu nzira, niko Free nawe yari arimo gutekereza cyane ku kuntu yakora kugira ngo Prince Alexandre yibagirwe Talia, amwibagirwe burundu rwose, ku buryo nta n'undi mukobwa agomba kuzongera gutekereza usibye we wenyine. Muri iyo minsi Free yasanze Alexandre aho yari ari mu isomero, aramubwira ati nizere ko ntakubujije gusoma. Alexandre aramubwira ati nta kibazo. Free aramubwira ati numvaga nshaka ko tuba turi kumwe ahantu nk'ahangaha hatuje, hatari urusaku, hatari abandi bantu benshi, njyewe nawe nyine gusa twenyine nta wundi muntu. Alexandre ati ibyo watekereje ni byiza cyane. Free ahita amusaba kumuhereza igitabo yari afite, aramubwira ati urasoma cyane Prince, kandi hari uburyo bwinshi uyu mugoroba wacu twawukoresha maze nyine ukatugendekera neza tukanishima cyane. Igitabo reka tube tukibitse sibyo? Yahise igitabo akibika koko, hanyuma azana ibirahure asukamo ibyo kunywa ubundi batangira gusangira. Yahise amubwira ati cheers ku kumenyana kwacu kuruseho, kuko iri joro riraza kuba ridasanzwe. Baricaye koko batangira gusangira, hanyuma ahita amubwira ati ese Prince uzi ko umaze igihe kinini hano ariko ukaba wagira ngo ntago tuziranye, ntago dukunda kuganira. Ngaho mbwira Prince, ni ikihe kintu witaho cyane kugira ngo
uhitemo umugore muzabana. Icyo nshaka kuvuga, kugira ngo nyine umukobwa umuhitemo nk'umugore wawe, ni ikihe kintu waba wamubonyemo abandi bakobwa badafite? Prince Alexandre aramubwira ati sinzi neza niba iki kiganiro aricyo twakabaye tugirana aka kanya. Fria araseka ati ariko nyine twembi tugeze mu gihe cyo gushaka kubiganiraho nta kibazo. Icyo gihe Fria yahise anamubaza ati none se wowe urabona ari ibiki twakabaye tuganiraho aka kanya? Yatinze kumusubiza ubona ko arimo kubitekerezaho, arimo gutekereza ku kintu agiye kumubwira. Hanyuma Fria ahita ahaguruka arimuka aramwegera amwicara iruhande begeranye cyane. Aramubwira ati my prince, ndashaka kuba icyo ari cyo cyose wakenera mu mugore, ngaho mbwira kandi niteguye kuba mwene uwo muntu. Prince Alexandre noneho yahise amusubiza aramubwira ati icyo nitaho cyane ni umutima mwiza, ubugwaneza, umukobwa kandi ureba kure cyane, akareba isi n'amaso y'ubushishozi, amaso ye akaba yabasha kurenga n'izi nkike z'ibwami. Fria ahita amwenyura ati Prince, uwo mukobwa namuba, naba uwo ari we wese ukeneye, uwo ari we wese Prince, ni ukuri njyewe niteguye kumuba. Kubera ukuntu yari amwegereye cyane yahise atangira no kumukoraho ati Prince, kuva wahagera buri joro ni ukuri ndagutekereza, no ku manywa ni wowe wiganza mu bitekerezo byanjye. Ese nawe urantekereza? Mbwira nawe niko bimeze? Prince kubona ukuntu umukobwa atangiye kumwitwaraho n'amagambo arimo kumubwira yarumiwe, hanyuma aramureba. Fria nawe ahita amureba, ahita agenda anashaka nuko bahuza iminwa kugira ngo basomane. Alexandre yahise yikanga ashaka kwegerayo. Fria nawe ariko ahita amubwira ati Prince, wimpunga ni ukuri, reka nkwereke nyine ukuntu njyewe nawe dushobora kwishima kurusha nuko ushobora kubitekereza. Yahise amushyiraho iminwa yimugumishaho, ariko Alexandre arabyanga neza neza, yanga ko basomana. Fria yarababaye maze aramubwira ati ariko se kurimo kumpunga, ese ntacyo urimo kumva? None se ufite ikihe kibazo? Alexandre aramubwira ati nta kibazo mfite, ariko ahari nshobora kuba naniwe. Fria ararakara ati urabeshya Prince, ntago unaniwe, ahubwo ubwo utangiye kumutekereza, utangiye gutekereza uriya mukobwa w'umuja ngo nitariye. Fria yakomeje kwisararanga ati ndabibona iyo muri kumwe uko umureba, ndabibona uko umuvugisha, byose ndabizi. Ngaho mbwira Prince, kuki njyewe utambona nk'uko ndi igikomangoma, ndi mwiza, naguha buri kimwe cyose, none wowe nta n'isegonda na rimwe ushobora no kunsoma? Kubera icyo utambona? Alexandre aramubwira ati mbabarire Fria, ntago nari ngambiriye kukubabaza. Fria aramubwira ati noneho rero uwo mukobwa mwibagirwe, urebe njyewe gusa, ubone ukuntu mwitayeho, ubone ukuntu ndi mwiza, umbone nyine nk'uko mba nshaka kumbona. Alexandre aramubwira ati mbabarire, ukeneye umuntu utari njyewe, ukeneye umuntu ukubona akabona ubwiza bwawe, akakubona nk'uko ubyifuza. Fria aramubwira ati ariko Prince, ni wowe nshaka ko uba mwene uwo muntu, ni wowe muntu nkeneye wenyine ko umbona muri ubwo buryo. Alexandre aramubwira ati ndabizi ariko umbabarire ko ntabishobora, umbabarire ko ntakubona nk'uko wowe ubishaka. Narabigerageje ariko byaranze. Reka nkubwize ukuri, udakomeza gutekereza ibitandukanye n'ukuri. Fria, umbabarire, umutima wanjye uri ahandi. Fria yahise arira arababara ati uzabyicuza, nako mwembi muzabyicuza.
Mu minsi yakurikiyeho Fiya wari wararakaye cyane akanabwira mama we ko we na Alexandre bitazakunda, bakoze uko bashoboye kose ngo barebe ko Taliya bamukura mu nzira, ariko basanga kubera ukuntu yari asigaye arinzwe cyane bitakunda. Alexandre nawe wari waraje ariko gukunda umukobwa byaranze, yagombaga gusezera akitahira. Mu birori byo kumusezera, umwami yari yavuze ko nawe hari abantu ashaka kuzashimira. Nanone kandi Taliya na mama we bari batumiwe. Bamaze kwambara, yabwiye mama we ati mama, ibyo Fiya avuga nibyo, njyewe ndamwumva, barankabiriza koko, ntago nakabaye nambara imyenda nk'iyi ngiyi, uzi ko iyi myenda koko ari iy'abana b'ibikomangoma. Fiya ni ukuri ibyo avuga ni ukuri, mbona nanjye bakabya cyane, sinakabaye nambara gutya, mba ndimo kwigira uwo ntari we. Mama we aramubwira ati hoya mwana wanjye, ahubwo na kera kose wakabaye warahoze wambara gutyo. Nta kindi baravuga, yahise abona baje kumubwira bati Prince Alexandre aragukeneye, akeneye ko muhurira mu busitani maze mukavugana mbere y'uko ibirori bitangira. Taliya koko yahise agenda, Alexandre aramubwira ati urakoze cyane kuza, nari ngutegereje. Yamufashe ikiganza aramubwira ati nyemerera dutemberane hano, dutembereho gatoya, ubwire n'impamvu ngutumyeho ngo tuganire. Taliya atari ku minota mike y'ibirori biraba bitangiye. Prince aramubwira ati byose ndabizi kandi nabitekerejeho. Yahise atangira kumubwira ati ijoro ryahise ntabwo nigeze nsinzira. Taliya aramubaza ati kubera iki se utasinziriye? Hari ikintu se cyangwa se umuntu waguhangayikishije ku buryo udasinzira? Prince Alexandre aramusubiza ati yego, uwo muntu arahari wampangayikishije cyane nkararamutekerezaho ijoro ryose, nta wundi kandi ni wowe. Taliya ati njyewe? Prince ati yego ni wowe. Kuva ku munsi wa mbere nkubona cyagiye nkigira hano, ku munsi wakurikiyeho ngusanga mu isomero, hagakurikiraho cyagiye ngusanga hano mu busitani urimo gukata indabo z'amaroza mu mvura, nta kindi kintu ndabasha kongera gutekereza. Taliya kubyumva arikanga ati nyiricyubahiro, ntabwo bikwiye ko untekereza gutyo kubera ko ndi. Alexandre ati wigira icyo urenzaho, kuko ibyo ugiye gukurikizaho ndabizi. Ugiye kuvuga ngo uri umuja, ko ntacyo uri cyo, ko ntacyo umaze. Ndabizi ayo magambo nayumvise uyavuga kenshi, kandi igihe cyose iyo urimo kuyambwira njyewe nyafata nk'ibinyoma, kubera ko kuri njyewe usobanuye byinshi cyane. Taliya ati si ibinyoma ariko njyewe ntacyo ndi cyo kuri wowe. Prince Alexandre aramubwira ati niba koko ntacyo uri cyo kuri njyewe, ni ukubera iki iyo nkubonye mpinduka, umutima wanjye ugatangira gutera cyane? Kubera iki buri cyumba cyose nyuzeho mba meze nk'urimo gushakishamo isura yawe? Ni ukubera iki iyo turi mu bandi mba ndimo gushaka gukomeza kukureba aho uhagaze cyangwa se aho wicaye? Kubera iki kandi ngutekereza cyane? Kubera iki mbona isura yawe igihe cyose iyo mfunze amaso? Niba ntacyo uri cyo, kubera iki ibyo byose biba? Kubera iki kandi mba numva mfite buri kimwe cyose igihe cyose iyo turi kumwe? Taliya ati Prince nta mpamvu yo kumbwira ibyo byose, kubera ko uri igikomangoma, waremewe ikindi gikomangoma nkawe. Prince aramubwira ati Taliya ibyo byose ndabizi, naje hano nje kureba Princess Fiya, ariko amaso y'umutima wanjye ni wowe yabonye kandi ni wowe yahisemo. Nawe arabizi, narabimubwiye, namubwiye ko njyewe nawe bitakunda. Umutima wanjye namubwiye kuri ahandi, aho handi navugaga kandi ni kuri wowe gusa nta wundi. Taliya noneho yararize ati ibyo bintu ntabwo bishoboka Prince, ibyo bintu ni ubusazi. Alexandre aramubwira ati nta kibazo, reka mbyemere ko nasaze, njyewe narasaze, ndi umusazi.
yakomeje amubwira ati namaze ubuzima bwanjye bwose nkora ibyo nabaga nategetswe gukora, nagombaga kandi kuzashyingiranwa n'uwo bashaka kandi mba n'uwo bashaka ko mba we, ariko urabizi kuva nakubona noneho nanjye nabonye uwo nshaka kuba we uwo ari we, nabonye urukundo, nabonye ubuzima, nabonye ukubaho, nabonye byose nari nkeneye. Taliya kumva Prince amaze kumubwira gutyo, yatangiye gutekereza ukuntu bamujugunye ari agahinja, atangira kwibuka ko nta muryango wazi, nta kintu na kimwe, yumva biramuyobeye. Nubwo atagombaga guhita amubwira ukuri kose, ariko yaramubwiye ati ariko Prince nta nubwo ntuzi uwo ndi we. Aramubwira ati Taliya, ndakuzi bihagije, ndakuzi ko wantabaye nta n'isegonda bigufashe ngo ubitekerezeho, ndabizi kandi kubitse byinshi, ndabizi ko amaso yawe abitse umubabaro utigeze uvuga, utigeze ubwira undi muntu uwo ari we wese, ndabizi byinshi, ndabizi. Taliya yarikanze atangira gutekereza ati none Prince kuko yaba nzi neza, ese yabibwiwe n'iki? Nta kintu na kimwe yavuze, ahubwo yaricecekeye. Prince kubona acecetse nta kindi kintu arimo kumubwira, yaramubwiye ati Taliya, ngaho nawe ugira ikintu umbwira, nawe ugira ikintu uvuga, nushaka umbwire ngende, nushake umbwire ko ibi bintu ari ubusazi, nushaka umbwire ko utanshaka, nushaka umbwire ko utanyiyumvamo, umbwire icyo ushaka cyose, ndakwinginze mbwira, icyo nkeneye nuko nawe ugira icyo umbwira. Taliya disi amarira yabaye menshi, nawe yaramukundaga cyane, ariko akabona atabikwiriye, adakwiriye gukunda umuhungu nka we, kandi akumva abuze n'aho ahera nawe amubwira uko amukunda. Yabuze icyo avuga. Prince Alexandre akomeza kumwinginga ati ndakwinginze nawe ugira icyo uvuga. Taliya yageze aho aratuza, aramubwira ati ubu se ndahera hehe? Nakubeshye, nanjye iyo turi kumwe mba numva nuzuye, mba numva afite byose, mba numva ndinzwe, mba numva ntuje, kandi mba numva nkunzwe. Uko nkubona ariko nagerageje kubyirengagiza kenshi, n'umutima wanjye ubimbuza inshuro zirenga 1000, umbwira uti oya, uriya muhungu si uwawe, nta Prince wakunze umuja, ibyo bintu ntago bibaho. Wiguma kumutekereza bitazakubabariza umutima ubuzima bwawe bwose. Mba nagerageje kukwibagirwa no kukwikuramo, ariko iyo nongeye kugukubita amaso, cyangwa se iyo nongeye kwibuka isura yawe n'ijwi ryawe, byose ndabyibagirwa, nkibagirwa ko navuze ko ntazongera kugutekereza, nkibagirwa ko ndi umuja, bya bindi byose nkabyibagirwa. Aramubwira ati iyo duhuje amaso nkabona urimo kundeba, mba numva afite agaciro ntigeze ngira ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Prince Alexandre yumva biramushimishije, aramubwira ati noneho nyemerera njye nkureba buri munsi mu buzima bwose nsigaje muri iyi si. Ibyo ndimo kukubwira ni ukuri kuzuye. Ubuzima bwanjye bwose nsigaje ndifuza kuzabumarana nawe. Nakifuje ko byahera none, ariko nzagenda, gusa ntago nzatinda. Nubinyemerera nzagaruka vuba kugira ngo tuzahite tunakora ubukwe. Taliya ati ubukwe? Uvuze ubukwe? Prince aramubwira ati yego. Taliya aramubwira ati ntakubeshye, narose inzozi nyinshi cyane, wenda njyewe nawe turi kumwe, ariko ntago nigeze ndota ku bukwe bwacu. Ahari wenda nuko nabitekerezaga bikantera ubwoba bwinshi cyane, nkumva n'izo nzozi ntazigera nzikabya. Bakirimo kwiganirira bumva ibyo bihe barimo badashaka no kubivamo, ikiganiro cyaryoshye cyane rwose. Bahise babona baje kubareba, barababwira bati umwami arabashaka yababuze, ni mwebwe bategereje ngo ibirori bitangire. Bayoboye ukuntu amasaha yihuse, maze bahita banagenda. Bahageze, umwami yabwiye abari aho bose ati hari icyo nshaka kubabwira. Arababwira ati mu myaka 22 ishize
nabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, nabuze umuntu nakundaga cyane, buri umukunzi wanjye Marita, umugore wanjye wapfuye arimo kubyara imfura yacu. Icyo gihe nabwiwe yuko we n'umwana bose bapfuye. Igitangaje ariko ni uko vuba aha mu minsi rwose mike ishize naje kumenya ukuri kose. Umukobwa wanjye wari wavutse muri iryo joro, we ntago yigeze apfa. Baramufashe baramujyana ngo bamurohe mu ruzi, ariko ntago biriwe babikora, babonaga nta n'impamvu yabyo. Bamusize aho ngaho mu ishyamba kugira ngo imvura yari nyinshi muri iryo joro, imvura yari iteye ubwoba irimo n'urubura, ngo hamwe yo n'ubukonje bize kuza kumwicira. Bari bazi ko atarokoka ko ari bupfe rwose, ariko Imana yo yari ifite indi mipango. Umugore w'umutima mwiza yaramubonye, aramutwara, aramurera, amutoza imico myiza y'ubutwari, aramukunda, amukunda nk'uwo yikuriye mu nda. Kubw'ibitangaza ariko by'Imana, noneho uwo mukobwa mwiza cyane yagarutse hano atabizi, atazi ko ariho hahoze ari iwabo. Yagarutse hano atazi ko ari imfura yanjye, atazi ko ari n'igikomangoma. Amaze kuvuga gutyo abantu bose baratunguwe, bararebana, batangira kwibaza bati uwo nguwo ninde koko? Uwo munyamahirwe gutyo ninde? Bakomeje kwibaza byinshi. Umwami yongera kubasaba gutuza, noneho ahita ahamagara Tariya. Yahamagaye Tariya, ahita anamusaba kuza aho ngaho imbere. Tariya yarikanze ati njyewe? Mama we aramubwira ati genda mwana wanjye, sanga papa wawe, musange hariya imbere. Tariya ati papa wanjye? Mama aramubwira ati mbabarire mwana wanjye, gaho genda wikomeza kumukerereza, dore aragutegereje. Yumvise bimurenze, hanyuma aratambuka koko aragenda. Ahita amubwira ati nyagasani, ntabwo ibintu ndimo kubisobanukirwa. Umwami aramubwira ati uraza kuza kubisobanukirwa. Ahita amubwira ati nakundaga mama wawe cyane, yari buri kimwe cyose kuri njyewe, yari buri kimwe cyose nigeze kugira. Yari mwiza, yari umuntu mwiza cyane, yagwaga neza, sinzi uko namusobanura. Kuva yapfa nanjye hari igice cyo muri njyewe cyapfuye. Numvise nanjye nta nicyo nkimaze, numva ntacyo nkibereyeho ku isi. Narahindutse ntangira kuba inyamaswa mu bwami bwanjye. Ariko ubu ngubu uriho, urahari, uri amaraso ye, uri mu cyimbo cye, uri amaraso yacu njyewe nawe. Akomeza avuga ati uri igitangaza cy'Imana mwana wanjye, mukobwa wanjye mwiza, mbabarira ko ntakubonye hakiri kare. Tariya, uri umukobwa wanjye. Tariya yararize, aramuhobera, hanyuma ku nshuro ya mbere aramuhamagara ati papa. Umwami kumva amuhamagaye ngo papa yarikanze, bongera bose kurira. Hanyuma aramubwira ati mwana wanjye umbabarire, mama wawe yaterwa ishema no kukubona, akabona ukuntu wabaye umukobwa mwiza cyane w'imico myiza, wavuyemo umukobwa w'igitangaza, neza mumeze kimwe. Aramubwira ati uri mwiza cyane, nta kamba wambaye, rero reka nkwambike ibyahoze ari ibyawe. Yazanye ikamba, aramubwira ati iri kamba ndizana. Nayazanye ari abiri, yombi yari meza cyane, ariko iri niryo ryari ryiza cyane. Mama wawe iryo rindi niryo yambaye ku munsi w'ubukwe bwacu. Iri ngiri araribika, avuga ko nabyara umukobwa ari we azaryambika. Ntago nigeze ndita cyangwa se ngo ndifate nabi, naribitse neza cyane. None koko nk'uko mama wawe yabyifuje, umukobwa wagiye kuryambara. Yahise arimwambika koko, arangije atangariza imbaga y'abari aho bose ko Tariya ari imfura ye kandi ko ari igikomangoma. Tariya amarira y'ibyishimo yaramwishe, ariko Victoria we aho yari yicaye yumvaga yahaguruka akirukanka cyangwa se akabura. Friya we aho yari yicaye agashiha karamwishe, ntabwo yari azi ukuntu ibyo bintu byose byagenze. Kumva ko umwami afite undi mwana, noneho akaba ari Tariya, yumvaga byamuriye cyane, akumva agiye nko gusandara umutima.
Umwami yahise yegera Victoria aramwongorera ati nyuma y'ibi byose turaza kuza kuvugana mu muhezo. Yahise amwihorera yigarukira impande n'ubundi y'umukobwa we n'ibirori birakomeza. Ako kanya Talia n'umwami bagihagaze aho ngaho imbere, Prince Alexandre yahise aza abaza umwami ati nyiricyubahiro mwanyemerera nkagira icyo mvuga? Umwami aramubwira ati yego. Alexandre ati mbere na mbere felicitation kuba mwarabashije kubona umukobwa wanyu nyuma y'imyaka 22 yose. Ni igitangaza, ni amahirwe kandi ni umugisha. Ndimo ndatekereza ibyishimo mufite muri aka kanya ukuntu ari byinshi cyane. Umutima wanyu uranezerewe cyane. Ndimo ndatekereza ukuntu umutima wanyu unezerewe cyane. Ibyo byishimo ariko n'uwo munezero mufite muri aka kanya njyewe ndashaka kubyongera. Umwami ati gute? Prince Alexandre aramubwira ati nari naraje ngo mpure na Princess Frida kugira ngo tumenyane, nitunashimana twembi tuzakora ubukwe. Biratangaje cyane ariko kuko igeno ry'abantu riba rifite inzira zaryo. Ngeze hano narakunze koko, ndakunda kandi ndakunda cyane ku buryo butangaje. Ariko rero ntago nakunze uwo nagombaga gukunda, nikundiye umukobwa waje no gutabara ubuzima bwanjye. Sinamukunze kuko yantabaye, ahubwo yantabaye nararangije kumukunda cyane. Umukobwa wagaragaje agaciro, umurava n'ubupfura, akajya guca indabo anyagirwa. Umukobwa washese ubuzima bwe ngo ubwanjye butabarwe. Umukobwa watumye niyumvamo ikintu ntari narigeze niyumvamo ikindi gihe cyose. Niwe njyewe nakunze. Nyiricyubahiro, uwo mukobwa nakunze nta wundi ni Princess Talia, imfura yanyu. Abantu bose baratunguwe bakoma amashyi bati mbega ariko ibintu bihuriranye. Bagerageje gutuzaho ngo Prince Alexandre akomeze, maze amaze kuvuga ko Talia ari we yakunze ahita avuga ati ni nawe nifuza ko muzadushyingirana niba mubinyemereye nyiricyubahiro. Abari aho ngaho bumvaga ibyo bintu bibarenze byazamuraga amarangamutima yabo. Umwami yahise amubaza ati uramukunda? Aramusubiza ati kurenza uko natekerezaga ko nshobora gukunda. Arongera aramubaza ati uzamurinda? Alexandre ati kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Ahita yongera aramubaza ati ese uzamwubaha? Uzamuha agaciro? Uzamutonesha kandi umube hafi buri gihe? Prince Alexandre ati ibyo ngibyo ndahiriye kuzabikora n'umutima wanjye wose. Umwami aramubwira ati umukobwa wanjye namaze imyaka 22 ntamufite, ntazi ko akiriho. Namukumbuye kenshi, nifuza kubona intambwe ye ya mbere atambuka, nkumbura kumva ijambo yavuze bwa mbere, ubuzima bwose yagiye abamo ndumva nabusubiza inyuma bwose nkabureba, nkareba uko byari bimeze, ariko ntibyakunda ko nsubiza ibihe inyuma. Aho muboneye rero ndashaka kumuha byose afite kandi byose atigeze abona. Ndashaka kumuha iyi ntebe, ndashaka ko abaho yishimye, nkamuhereza ubuzima bwiza cyane atigeze abona. None nawe ngo urashaka kumuntwara? Ibyo ngibyo si ukwikunda? Alexandre ati nyiricyubahiro sinzi uko nabyita, ariko umukobwa wawe ndamukunda cyane. Humura, nzamuha ubuzima bwuzuyemo urukundo rwinshi cyane, nta nubwo azigera abaho nabi. Umwami nawe koko yari yaragiye ababonana kenshi, yari yarabiketse n'ubundi ko Prince Alexandre ashobora kuba yarikundiye Talia kurusha uko yakunze Frida. Gusa yahise yegera Talia aramubaza ati nawe uramukunda? Uramukunda cyane nk'uko avuga gukunda? Talia aramubwira ati yego, nanjye ndamukunda cyane. Aramubaza ati urashaka kubana nawe? Talia aramusubiza ati yego. Umwami Edward ati niba umutima w'umukobwa wanjye waraguhisemo, njyewe n'iki kindi narenzaho?
mbahaye umugisha abana banjye. Barishimye barahoberana, abantu bose babaha amashyi, byari ibyishimo bidasanzwe. Mama Tariya nawe baramushimiye cyane. Umwami ati ese ubu ngubu naguha iki koko? Baramugabiye, ariko Tariya asaba ko bazagumana mu rugo, ko atazigera amujya kure. Prince Alexandre nawe yaje gusezera, atangaza ko agomba kuzagaruka aje gukora ubukwe we na Tariya. Ibirori bikimara kurangira ariko Victoria we yari yagiye kera yacitse. Yari yacitse kugira ngo umwami ataza kuza kumubona maze akamukatira urwo gupfa. Baje kumushaka baramubona maze baranamugarura. Umwami ati uri igitangaza, nkaho utaje gusaba imbabazi ahubwo warahunze uracika. Victoria ati nakoze amahano, ntago nari kubona aho mpera, ntago nari kubona imbaraga zibahagarara imbere, mumbabarire nyagasani. Umwami ati vuga uko byose byagenze. Victoria byose yarabivuze, avuga akantu kose kamwe ku kandi k'ukuntu yateguye uwo mupango wose n'ukuntu byarangiye. Aravuga ati mumbabarire, ni ishyari n'urwango byanyuzuye, mumbabarire nyagasani. Umwami ati ndakubabariye ariko ndaguhana. Victoria koko yarahanwe arafungwa, ubuzima yari asigaje bwose awumarira mu buroko. Fria we yasabye imbabazi ati Tariya umbabarire ku rwango rwose nakugiriye, urwango n'ishyari dore aho bigejeje mama wanjye, kandi nta nubwo byatumye utitwa igikomangoma, nubwo wanyuze mu bikomeye byinshi, ariko bwa nyuma na nyuma dore umugambi w'Imana urasohoye. Fria yarahindutse atangira kwigira imico myiza kuri Tariya, kuko yabonaga umutima mubi ntacyo umaze, akibaza ati ubu se koko mama wanjye yungutse iki? Dore yishe mama Tariya, none nawe arafunze, twese njyewe na Tariya turahangaha nta mama dufite, kandi byose ari we wabiteye. Ubu se koko bimumariye iki? Yababajwe n'ibyo mama we yakoze, ariko nyine yagombaga kwisubiraho kugira ngo nawe atazamera nkawe. Ubuzima bwarakomeje, n'umunsi w'ubukwe bwa Tariya ndetse na Prince Alexandre nawe uragera. Icyo gihe Tariya yasaga neza cyane, maze Prince Alexandre aramwitegereza aramubwira ati uri mwiza cyane Tariya, amaso yanjye ni wowe kintu cyiza cyane yabonye kurusha ibindi bintu byose byo ku isi kuva nabaho. Tariya nawe ati guhura nawe no gukundwa nawe nibyo bintu byiza byambayeho kuva navuka mu buzima bwanjye. Baje kuvuga indahiro zabo. Prince Alexandre ati ngusezeranyije kugukunda mu mvura, ku zuba, mu mucyo, mu mwijima, twaba dukize cyangwa dukennye, mu mahoro cyangwa se mu makuba, mu byishimo cyangwa se mu mubabaro. Nta na rimwe nzigera nduhuka ku rukundo ngukunda kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Tariya nawe ati Prince Alexandre nari meze nk'utagaragara kugeza igihe wamboneye. Kuva wambona, kuva wankunda, natangiye kugira agaciro. Ngusezeranyije ko nzagukunda nkakubaha kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Babahaye amashyi, n'indi mihango y'ubukwe irakomeza. Mu bukwe bwabo, nk'uko ku munsi wa mbere Tariya amubona yahise atangira gutekereza bari kumwe barimo kubyinana za ndirimbo zabo zituje uko byaba bimeze. Izo nzozi yongeye n'ubundi kuzikabya, nk'uko bari barigeze kubyinana n'ubundi barabyinnye, noneho ntacyo bikangaga, nta n'ubwoba bw'abantu Tariya yari afite, kuko yari arimo kubyinana n'umugabo we. Tariya yaramwitegerezaga akamubaza ati ariko si ibi bintu ni ibyanyabyo? Undi nawe akamusubiza ati ni ibyanyabyo kurenza n'ikindi kintu naba narigeze kumenya. Uri umugore wanjye kandi uri umwamikazi w'ejo hazaza. Tariya ati ndumva ntarimo kubimenyera. Prince Alexandre ati nta kibazo, bizagenda biza, uzabyakira ubone ko ari ibyanyabyo atari inzozi. Icyo gihe umwami yari yishimye cyane, nyuma y'imyaka myinshi cyane yongeye kunezerwa. Yazamuye ikirahure aravuga ati cheers, cheers ku mukobwa wanjye Tariya wabuze imyaka 22 yose tukamubona kubw'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi wa none yashyingiranywe n'umugabo watsindiye umutima we. Mama wawe ahari mu ijuru arimo arakureba, ubu ngubu aranezerewe cyane,
ndabizi arimo kumwenyura. Kuri Talia na Alexandre, urukundo rwanyu ruzakomere nk'urutare, ruzakomere kandi ntiruzanyeganyege naho imiraba yaba myinshi. Ibyishimo byanyu ntibizigere bishira, muzabyare hungu na kobwa mwororoke, kandi inkuru yanyu y'urukundo izakwire mu bisekuru n'ibisekuru bizaza. Talia we yarebye ibirimo kuba byose, ibyishimo biramurenga. Yareba ubukwe akoze ukuntu ari bwiza cyane, yareba papa we umukunda cyane, yareba ukuntu ari igikomangoma, yareba Prince Alexandre ukuntu amukunda cyane, akumva biramurenze. Yaratekereje ati, nakuriye mu mwijima, bansiga mu bukonje mu mvura mbi cyane kugira ngo mfiremo, nkura numva ntacyo mvuze cyane, ndi umuntu uri aho ngaho gusa udafite agaciro, ariko ubu ngubu mfite buri kimwe cyose ntigeze ntekereza ko nanagira. Abantu bamwe bavukira mu rumuri, bakavuka inzira zabo zose z'ubuzima zaraharuwe, nta muhangayiko na mukeya. Abandi nabo hari ubwo bisanga mu buzima buteye ubwoba, mu bukene, nta n'icyizere cyo kubaho bafite. Mwene abo bantu bamaze kubona ko baba bagomba gukora uko bashoboye kose ngo bivane aho hantu, gukora akazi nshinzwe neza ntatongana ntinuba, nabyo biri mu byatumye Prince Alexandre hari ukundi kuntu ambona. Njyewe nari umuja, ntago nari nzi ko ndi igikomangoma, nta nubwo nari nzi ko bizigera biba. Iby'Imana ikora ni ibitangaza. Uwihanganira imbeho y'ubuzima agahatana, igihe cye iyo kigeze, Imana iramutabara akamurika nk'izuba rirashe. Mwakoze cyane, ni ukuri ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe. Aha niho inkuru yacu y'urukundo ya Talia na Alexandre tuyisoreje. Yari ndende, nizere ko ntabarambiye. Twumvisemo ibintu byinshi cyane bitandukanye, kandi nizeye ko buri wese yakuyemo icye cyamufashije. Ababishobora mudusangize ibitekerezo byanyu muri komenti, mutubwire byinshi kuri iyi nkuru tumaze kumva. Mwibuke kandi no gukora subscribe ku batarayikora, mukore like ndetse munasharinga inkuru zacu ku bandi bantu. Rwose niba inkuru nk'iyi ngiyi wayikunze, wibuke kuyisharinga ku nshuti zawe, muri make ntuze kuza kubyihererana. Mwibuke kandi no gukanda kuri notification kugira ngo inkuru yacu isohotse mujye muhita muyibona. Reka dusubikire aha ngaha, kandi nizeye ko no mu zindi nkuru zose ziri imbere tuzaba turi kumwe. Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Nema.